Nanone kandi ndagarutse dutangiriye ahangaha ku ruhande hari umukobwa uryamye, ndetse uyu mukobwa uryamye atangira kwihindukiza ameze nk'urimo kurota, ati nyogokuru ese ahangaha ndi hehe, aha turi ni hehe? Kumbe ibyo arimo kurota umukobwa arimo gukomeza kuvuga ngo ari hehe, hari umugabo uhari, ndetse inkuba zitangira gukubita. Uko inkuba ziri gukubita umugabo avuga ati uyu muvumo uri mu maraso yanyu, ndetse kandi nyogokuru wawe uyu muvumo yarawutwaye, mama wawe arawutwara, ndetse nawe ubu burwayi ni umurage wawe cyangwa se inheritance nyine. Uyavuga ati oya, ni umukobwa uri ahangaha niwe urimo kurota, ndetse akibona ahantu ari kumwe n'abagore ndetse n'umugabo, ati uyu muvumo ni infamity kuri mama wawe. Infamity aba ari uburwayi nyine bumwe budakira ariko abantu bagenda bahererekanya. Ni umuvumo kuri mama wawe, ndetse reba uyu mugore bari kwita mama we hari uwawumukoreye, ati yego niko bimeze, nika kanya rero ukuntu bimeze, uyu mutwaro wa infamity cyangwa se nawe wushyire ku mukobwa wawe. Uyavuga ati oya uyu muzigo uraremereye cyane ntabwo ari uwanjye, ati oya wumuhereze none hano umugabo uri ahangaha, fata uyu muvumo w'iteka ryose uguhoreho nawe. Mbese ibi ngibi nibyo bita karande. Ati uyu ni umurage wawe wa mukobwa we. Kumbe umukobwa uryamye ahangaha akomeza kubirota avuga ati ibi ngibi biraremereye cyane, ibi ngibi birimo kundemerera nyogokuru, ibi ngibi birimo kundemerera cyane. Umukobwa ari ahangaha ashyigukira hejuru, ibi ngibi nibyo yari arimo kurota. Nyagasani, nuko nguko tugatangiye sasa rero. Uyu mukobwa abonye arimo kurota avuga ati mana, ese izi nzozi ni bwoko ki, cyangwa se ubu bwoko bw'izi nzozi ni bwoko ki? Aruhutse umutima cyane. Ni umukobwa dutangiranye ntagira akantu na gato kagucika, ndetse uyu nguyu mu kureba ku isaha yarebye kuri telefone ahita atungurwa cyane avuga ati nakererewe. Yararyamye kwa kundi urota nabi bikagukeraho, ariko ibyo ruse ngo ni umuvumo infamity buriya aba ari nka bwa burwayi nyine abantu bahererekanya. Mbese muri make reka tubyite karande, infamity reka tubyite karande. Aha, karande rero ati aka kanya ngomba kujya ku kazi. Ni umukobwa arusi karande ngo iva kuri nyirakuru, ndetse yaza ahangaha avuga ati ngiye buri munsi ndabyuka kugira ngo mbeho ubuzima bwanjye, ndimo gushimisha umuremyi wanjye, ndetse kandi nta nubwo bazi icyo uri cyo, ndetse kandi n'umunezero uri muri roho yanjye. Ni akaririmbo. Ndetse kandi nzamera neza igihe cyose kubera ko iteka ryose urahambereye uhoraho, ndetse kandi ndabizi ko nzamera neza. Umukobwa ibi byose akabivuga nyine yitegura, iteka ryose uba uri imbere yanjye, ahantu hose nzagenda nshashagirana ibintu ari ubutamu cyane, ndetse nk'umukobwa w'umwami, ndetse kandi nerekana urukundo ndetse no kwitaho, kubera ko iyo niyo mpamvu ndahangaha ndimo gukomeza gusunika ubuzima bwanjye cyane, ngenda njya ku rundi rwego rwo hejuru cyane, ndetse kandi mu izina rya Yesu Kristo ndimo kugenda mera neza. Ni umukobwa arimo kwitegura kugira ngo yigire mu kazi nyine. Ndimo gukomeza gusunika ubuzima, ndetse ubuzima burimo kugenda neza, ibintu birimo kugenda biba ubutamu cyane mu izina rya Yesu Kristo. Vuga izina ryanjye, vuga izina ryanjye ko ndi umwana w'umwami, vuga izina ryanjye nge ndi umwana w'umwami, ndetse kandi bizagenda neza. Ndi ikiremwa gishyashya, uwo nguwo niwe ndiwe. Mbese uyu mukobwa afite umunezero nubwo ahoze arimo kurota, ati nge ndakomeye cyane ndetse ndanahagije, ndimo gusunika ubuzima cyane mu izina rya Yesu. Mbese afite n'icyizere cyinshi. Amena amena. Nuko tugatangiye ati rwose ugira umunsi mwiza Itoha, niko yitwa. Aribwiye ati ugira umunsi mwiza Itoha, ndetse kandi ndimo gusunika ubuzima. Buriya nanjye njya mvuga ngo inyase we, ibintu biri buze kugenda neza. Ndetse yitwa spirit of infamity, cyangwa se ngo ni roho ya infamity, cyangwa se ubwo wavuga ko ari nka roho ya karande nyine. Akangaka niko bakise cyangwa se niko cyitwa. Mu gihe cyakurikiyeho ati umunsi wanjye uhabwe umugisha mu izina rya Yesu. Urakoze cyane dawe, amena. Itoha yaje ahangaha hari uwakomanze avuga ati urisanga cyane. Ati igitondo cyiza ma, ni kwa muganga, umeze gute se uyu munsi? Uyavuga ati nase ada cyangwa se umuforomokazi meze neza wose, igitondo cyiza rwose. Ni umuforomokazi waroje avuga ati bityo rero nyine nyakubahwa Maxwell aravuga ze ngo arashaka kukubona nonaha.
cyangwa se ashaka ko mubonana ngo niwe ugomba kumuhereza imiti ye agomba kubona uyu munsi. Itoha dutangiranye avuga ati ibyo arabivuze se? Ati yego rwose arabivuze. Ati none se ko abandi baforomokazi bose bahari, icyo nshatse kuvuga muri iki gitondo uri kuri shift yawe ni ukubera icyo atari wowe urimo kumwitaho nyine? Uyavuga ati nyine urabizi uburyo aba stubborn cyane, avuze ko ari wowe ugomba kumwitaho kugira ngo ari wowe umuhereza imiti y'uyu munsi. Uyu Itoha avuga ati kubera iki njyewe se? Ndakwinginze nyakubahwa Maxwell rwose. Ati urabizi nyine ko ari hano hafi iteka iyo ahari nyine urabizi. Mbese yavate wacyo bimeze neza, ngiye ndibuze kuba ndaje mu kanya gato yamubwire anegereze Maxwell. Nase Ada ahita acaho aragenda. Ni umukobwa dutangiranye uri ahangaha bigaragara ko ari n'umuganga cyangwa se ashobora kuba ari n'umudogiteri, ahubwo Itoha ariko yarose ibintu. Ndetse Itoha mu gihe gikurikiyeho yaje ahangaha ku ruhande hari umusore yahasanze avuga ati nyakubahwa Maxwell, ati dogiteri we, kumbe Itoha ni dogiteri. Hano se umeze gute uyu munsi? Uyu Maxwell avuga ati ndimo kugenda numva ameze neza. Uyavuga ati mbese narebye teste nyine zawe mu bipimo ntabwo bigaragara neza Maxwell, ntabwo bimeze neza, ukeneye kuruhuka. Ndabizi uri umugabo uhoze cyane ariko ukeneye gushaka igihe cyo kuruhuka. Niba ushaka ko imiti yawe ikora nyine uranyumva neza? Uyavuga ati oke ndibuze kuruhuka, ariko nyine nanone wasanga atari ukuruhuka nshaka. Itoha avuga ati hanyuma se urashaka iki? Ati wasanga nyine nkeneye kujya mvugana nawe bihoraho. Uyu arumirwa, wasanga ibyo nyine. Ati Maxwell rero by'inzenya zawe za buri munsi reka ndebe ibizamini byawe. Ni dogiteri Itoha. Umukobwa asuzuma Maxwell, bigaragara ko Maxwell no kuba nyine yahoze arimo kuvuga ngo ashaka ko ngo Itoha ari we umuvura, bigaragara ko hari ukuntu nyine bimeze ukuntu. Ati rero komeza ushyiraho pressure kuri ibyo ngibyo nyine ibintu bise biri muze kugenda neza. Uyavuga ati maze igihe kinini cyane ndimo kukwandikira kuri WhatsApp ariko ntabwo ujya unsubiza. Uyavuga ati umbabarire cyane, sorry nyine akazi kigihe cyose kaba kamperanye cyane, ariko nanone ndibuza kugenda message zawe nzisome nyine nindamuka mfite igihe ndibuza kugusubiza. Uyavuga ati oke nta kibazo ndabyumva neza cyane. Umukobwa araseka, ariko umukobwa mu guseka hari ibintu byamufashe bimeze ukuntu. Umeze neza? Ati yameze neza, hari ibintu byamufashe kugifata no mu gituza. Ubihagazeho kumeze neza wa mukobwa we? Uyu wabiruhutse umutima avuga ati yego meze neza, ni dogiteri. Ati yego rwose ni stress z'akazi, ibintu nk'ibyo yabya bimeze neza. Niba ari uko nguko bimeze se dogiteri wicyukiwe, nase tuze kuganira ku bintu bimwe na bimwe. Uyavuga ati nyakubahwa Maxwell, izina ryanjye ni dogiteri Itoha, urabizi ibyo ngibyo. Uyavuga ati oke unyihanganire cyane, unyihanganire rwose. None se nyakubahwa dogiteri w'icyuki Itoha we, tuganire ku bindi bintu bitari ibijyanye n'uburwayi se? Uyavuga ati nk'ibikize tuganire ku biki? Uyavuga ati nk'ubushuti bwacu nyine, cyangwa se ibintu bisekeje, ibintu nk'ibyo ngibyo, kugira ngo njye nawe tumenyane cyane. Uyavuga ati urasekeje, urabizi ko uri umurwayi usekeje cyane? Avuga ati yego rwose ndabizi, ariko nshobora no kuba ibirenze umurwayi n'ubushuti bikarenga. Avuga ati nta kibazo, reka nsubire mu kazi. Mbese muri makeya imiti yawe uyifate neza, muganga yaguhaye ndibuze kubavugisha neza cyane. Mbese muri makeya uyu Maxwell bigaragara ko nubwo arwaye nyine yari yaje no kwa muganga yivuriza aha, kugira ngo tubyumve neza. Mbese hari ukuntu ajya abona uyu muganga Itoha. Mu magambo makeya tuze kongera kubonana cyangwa se tuvugane, ati uze kwiyitaho neza cyane. Ariko uyu nguyu bigaragara ko wagira ngo hari ibintu bimeze ukuntu uyu muganga Itoha. Ndetse igihe cyaranagiye, amasaha akomeza no kugenda ari ahangaha. Ati imiti ya Maxwell rero turimo kumwandikira. Hano hari n'undi muntu waje kumureba arimo kubwira wa muganga cyangwa se wa muforomokazi, akira ujye kumuha prescription ye nyine uyohereze kuri farumasi, hanyuma mumuhereze prescription ye. Ati yegoma urakoze cyane. Uyu nguyu amureba, kumbe n'undi waje kumureba. Nase numvise urimo kuvuga ngo Maxwell? Ati ni wa Maxwell wa wundi se? Ati yego wa wundi umwe urimo kugukrashinga, kumbe baranabizi. N'undi waje ngo bavuga amazima. Ndavuze se ngo arimo kunkarashinga. Ushobora kwizera ko uyu mugabo yari yanze gufata imiti we, ngo uretse gusa ngo njyetu ari njyewe nyine n'inshinge bagombaga kumutera mpaka ngo ari njye ngo umuvuye da. Ndabyumva.
hari abaforomokazi barana ku ruhande nyine, ariko ngo ni njyewe ugomba kujya kumwiterera imiti. Uravuga ati iyo ni crashing iri serious. Buretse we reka nizere ko nyine wamubwiye ko uri mu rukundo nawe ufite umusheri. Uyavuga ati nabimubwiye inshuro nyinshi cyane, ariko Maxwell ntabwo ajya yumva. Ndavuga ati mana, baraseka cyane. Mbese uyu Itoha ati njye ntabwo nigeze mbona umurwayi ntabwo nigeze mbona urukundo rw'umurwayi umeze nk'uku nguku. Ni dogiteri nyine. Yavuga ati wasanga bamwe ari malariya cyangwa se ibindi byagiye hasi, noneho azatekereza mbese nakira ubwonko buzakira. Ariko nyine urabizi ko nta mahitamo ufite, ugomba kumwita kuko uri umuganga nyine uko byagenda kose. Uyavuga ati niyo mpamvu nyine nkomeza kumubona, bitari ibyo ngiye nakamubwiye ngiye ntazigera agaruka kuri office yanjye. Mbese uyu ni umushuti we bavugana amazimwe nk'ibisanzwe. Uyu kiraha ibintu byamufashe hafi y'ibera, avuga tumeze neza, yikoraho hari ibibaraga birimo kumufata. Ati ubu ni uburibwe bukomeye cyane, maze igihe kinini cyane ndimo kubwumva hano iruhande ry'ibere ryanjye nyine bimeze ukuntu. Uyu nguyu ati ndetse kandi ubu buribwe buraza bukanagenda, bimeze ukuntu nyine tumaze igihe kinini ndimo kwiyumvira ibintu nk'ibi ngibi. Yavuga ati biri serious. Nese gute bisa? Ati byatangiye muri iki gitondo mbere yuko mvuye mu rugo, anarose na bya bintu bya zanzozi. Uyavuga ati rero ukeneye kujya kwisuzumisha. Uyavuga ati wari wabitekereje hose? Ati oya, wigeze ugenda ukajya kwikoresha ibizamini by'amabere? Oya ngo yavata nasa gahunda zanjye ngenderaho rambifitiye igihe, ntabwo nari nabikora rwose. Undi avuga ati dogiteri Itoha, dogiteri, bino bintu ni ibintu bwira abantu bose nk'abakobwa batoya, none nawe ntabwo ujya ubyikorera. Ariko ngo abaganga batwitaho we ntabwo bo biyitaho. Niko ubuzima bugenda. Ati ugenda ujya kureba umusipesiyaliste nyine. Uyavuga ati ubu buribwe bumeze ukuntu rwose, buri shapu buraryana cyane nyine. Iyo ikintu kiri shapu kiba kimeze nk'ikintu gicyaye, ndetse aka kanya umeze neza byahagaze se basi. Ati nshobora ko managenga andi buza gufata ibinini bigabanya uburibwe cyangwa se ibindi bintu, nandi gushaka uburyo nyine. Yavati kubera ko ntekereza ko shift yawe ikiri aha, wihangane nyine. Ndavuga ati rakoze cyane. Nuwo bavugana amazimwe byiza kukubona. Noneho nyine nari ndimwe kuvuga ngo reka nze nyura aha ngaha tugire tuvuga amazimwe menshi. Nari nkumbuye kuvuga amazimwe we. Nyuma y'iminsi ishize Itoha yaje aha ngaha ku ruhande, akajya yikora aha ngaha iruhande rw'ibere ngo niho uburibwe buza. Ariko avuga ati mana ndakwinginze reka ibi ngibi ntibibe ibyo ndimwo gutekereza nyagasani, ibi ngibi ntibibe ibyo ndimwo gutekereza rwose. Azunguza umutwe ati oya ntabwo bishoboka mana, oya ntabwo bishoboka. Yarose hari ikintu kirimo kumubwira ngo uyu muzigo wa infamity cyangwa se mbese iyi karande yavuye kuri nyogokuru wawe na mama wawe imujyaho, none nawe bakanabimwereka ari nk'umutwaro barimo kumwikoreza nyine. Wagira ngo bishoboke ko ari nk'uburwayi ashobore kuba arwaye nyine. Bwa karande si ibintu byo mu miryango. Yaje aha igicamunsi kizameze gute se? Igicamunsi kiza dogiteri Etawe yaje kureba undi mu dogiteri. Urisanga cyane iwanjye mu rugo nyine, n'abadogiteri ntabwo bashobora kwivura. Umeze utese? Meze neza cyane, meze neza. None se turebye rero ku investigation results zawe, mbese nawe bamusuzumye, noneho ibyaturutse muri laboratoire nyine n'amaraso yawe n'ibiki abivuga mu buryo bw'abaganga nyine. Noneho tukanareba hari ikintu nabonye bimeze nkaho wagira ngo ni mase cyangwa se ari lampu. Iyi lampu uri kubona gutya byanditse aha ngaha nyine cyangwa se mase, ni neza iyo umuntu agiye kurwara kanseri, mbese ni nkaho wavuga ngo ni kanseri yaje ariko tubifata nyine uyu nguyu ahita yikanga like mass or lamp. Niko bamubwiye, ni umuganga urimo kumurema. Ati ntabwo ari ibintu byo guhangayika nyine, nk'umuganga aramuhumuriza. Ariko iyo umuntu yamubwiye ngo ni lamp nka kuriya bamubwiye, kanseri biri hafi irekereje gatoya. Ati oke ati nase biri kanserasi. Undi avuga ati turimo gukomeza gukora iperereza ryimbitse nyine, ubwo turi buze gukora mamogaramu nyine. Nkuko nawe urabizi dukeneye gukora mamogaramu, ni ibintu bagenda basuzuma nyine. Mamogaramu nkuko bavuga na za chemotherapy nyine, ibintu nk'ibyo ngibyo nyine. ziriya terime zo kwa muganga sinzi uburyo nazisobanuramo, ariko buri isuzuma ryose riba rifite uburwayi nyine bareba. Ndetse dukore architecture ku bijyanye n'iyo mase cyangwa se lampu, kugira ngo tumenye intambwe ikurikiyeho turi buze gutera. Nyuma y'ibyo ngibyo turi buze no gukora biopsy nyine, noneho tunabyohereze no muri laboratoire bakore histology. Mbese amubwira ibintu byose mani, nanjye ntari kumva. Abantu tutari duherukanye ndabasuhuje.
mu gihe bari kumubwira ibingi nese ngiye hehe n'ibiki byose ndavuga ati rero ikintu nakubwira aka kanya nuko twajya gukora mamogaramu nyine turebe aho ngaho structure y'ibere yawe uko imeze, nyuma y'ibyo ngibyo uzagaruka noneho dukore biopsy, ibintu ngibyo ngibyo ndavuga turakoze cyane urisanga cyane. Ati nyine imiti nanjye ndibuze kuyikurikiza neza nta kibazo, ndavuga turi umugore ukomeye cyane witware neza ntugire ikibazo. Ati urakoze cyane dogiteri Eta, mbese uyu mukobwa ararwaye. Ibyo ngibyo byarabaye n'amasaha akomeza no kugenda. Ahangaha hari umusore wari uhari arimo kureba muri telefone afite n'utuntu mu ntoki, kumbe dogiteri Itoha yaje ahangaha yarangariye muri telefone. Ageze ahangaha yabonye uyu musore nyine, hey babe, kumbe niwe musore bakundana. Nasa uri gukora iki ahangaha? Ntabwo twavuganye kuri telefone kutambwiye ko wari uri kuza ahangaha se? Umusore avuga ati ndashaka kugutungura mani. Ati reka nizere ko ntabwo tegeresheje cyane. Haye bimeze bite? Kumbe niwe musore bakundana yanabwiraga uriya Maxwell twabonye nagira akantu na gato kagucika. Isabukuru nziza. Yafati isabukuru iyiki se? Umukobwa tuwe ati isabukuru y'urukundo rwacu nyine, uyu no munsi twakundaniyeho. Nese ntabwo ubyibuka urukundo rwacu bwite? Mbese bino bintu biri kuba hagati yacu hano musore. Afati Chris ayavuga ati nese ni bande bagiserebura ibi by'isabukuru ngo yigihe ngo bakundaniye. Uyavuga ati abantu bari seri nyine bari intention nkatwe nyine. Ati oke ati abantu bari mu rukundo nyine n'uburyo ndi mu rukundo nkawe. Mbese ni twebwe tubiserebura apana nk'ibyaba ancestor bo batazi ibyo aribyo. Urisanga cyane mani. Utumye ngira n'amaso nimaze. Ndabikunze. Urashaka kujya mu imbere se? Ati cyane rwose ndananiwe, nagize n'umunsi ufite stress nyinshi cyane nyine, mbese ndananiwe, reka ngufashe n'agakapu kawe. Ariko sha uyu musore ameze neza nkanjye, dutanga keya kimwe. Araza ngo binjire, mbese niwe mukunzi bakundana na dogiteri Ita. Bamaze kwinjira ahangaha mu nzu, uyu musore nyine nawe yitegereza, bamuha karibu. Umukobwa arananiwe cyane. Ni umudogiteri ukiri mutoya. Shabanza no kwiga nabyo ari byiza, kubona ukiri muto nk'uku ufite aka gatitire. Mugenge ndansesti nyase gusa. Ati uragaragara nk'unaniwe. Ati ya no kuri ndananiwe cyane. Akazi byari bimeze bite se? Ati kari nyine kananije cyane. Ati rero hari ahantu ndimo gutekereza ko twasohokera, hameze nk'ari kade nyine heza, na hano hari beautiful cyane. Ndatekereza nyine na hantu umuntu yasohokera akishima, ndimo ko hareba online. Umukobwa yahezeyo kare cyane, yaheze mu bitekerezo ibyo umukunzi wa Chris arimo kumubwira. Wapi bamubwira we yibuka ibyo bamubwira ngo babonye masse cyangwa lampu nyine. Ati babe bimeze gute? Uyu mukobwa yahezeyo kumwe uburwayi nyine bubanga. Hanyuma se nibiki bya sorry ndimo kukuvugisha nyine ahantu nagusohokana. Ati hoya ntabwo ushaka kugenda se? Umukobwa afata oya ntabwo ari ibyo ngibyo. Nese urashaka kuguma tubikorere mu nzu, dushakishe n'ahandi? Wenda nashakisha n'ahandi. Mbese uyu musore bigara ati reka ibyo ngibyo se tubikore, hari ikintu nshaka kukuvugisha ahubwo babe. Umusore avuga ati ndi mu byago se? Ati oya ntabwo uri mu byago. Nese uri mu byago ahubwo? Umukobwa avuga ati oya ntabwo ndi mu byago rwose. Nibiki byabaye rero? Umukobwa ararwaye ndetse avuga ati rero ukuntu ibintu bimeze nyine. Umukunzi we amureba aruhutse umutima cyane. Bityo rero hamaze igihe kinini cyane mfite uburibwe mu gituza cyanjye muri iyi minsi, ndetse nanone byatangiye mu gihe cyatambutse nyine. Navuganye n'umuganga wanjye Eta, dogiteri Eta nyine, hanyuma dukora n'amatese ameze ukuntu, hanyuma nyine bakora na mamogramu, dukora noneho n'ibindi basanga lampu mu mabere yanjye. Yavuga ati lampu nose iyo si nka kanseri y'ibere? Yavuga ati oya ntabwo ari kanseri nyine, ni lampu. Iyo umuntu yumvise ngo lampu nyine byaje bakabyita lampu cyangwa masi, umuntu usanzwe baba bizi ko kanseri nta hantu ushobora kuyicikira uko byagenda kose. Ati rero natangiye gufata imiti nyine, muganga yambwiye ko atari ibintu biri kanserasi cyane. Umusore arahangayika abona bino. Ati dukeneye gukora andi mateste kugira ngo tube shuwa nyine tumenye niba ari kanserasi cyangwa se ari lampu isanzwe gusa nanone dukeneye nyine izindi suzuma zikomeye cyane kugira ngo tumenye niba ari kanseri y'ibere n'ibiki byose. Ubwo nibwo nzatangira imiti neza cyane, ibintu byose bizagenda neza. Uyu musore avuga ati oke nta kibazo, reka dukore vuba igitaraganya cyane. Ariko uyu musore
amera nk'uhangayitse. Dutangira ryari se uyu munsi ejo cyangwa se n'ibindi, reka tubikore vuba. Undi avuga ati ibintu byose nabipanze neza, ngiye noneho napanze na date nyine kwa muganga, reka imiti nzayitangira vuba ibintu bimeze neza. Ati ntabwo ngiye gupfa Chris, humura ndacyahari urukundo, ndagusezeranije. Umusore nyine amera nk'uhangayitse, mu burwayi bundi ngo niho ubonera umuntu wawe. Hanyuma se umunsi ku kazi byari bimeze bite? Uyu musore avuga ati byari bimeze neza. Uyu musore ngo bimeze neza gutyo gusa. Uyu musore ahita amera nk'uhangayitse cyane, nkaho wagira ngo nibiki, bahita babura icyo bavuga. Ati byari bimeze neza. Ibaze nyine wumvise ko umukunzi wawe ibere bazarica nyine. Ahita avuga ati oke kumbi. Hanyuma Chris rero girlfriend arwaye kanseri y'ibere. Sasa uyu musore yaje mu bahungu be, Chris yaje mu bahungu be. Yavuga ati ntabwo ari kanseri mani, ni lampu iri aho nyine gutyo gusa bimeze ukuntu. Ntabwo yari yaba kanseri, ni abahungu. Ntabwo ndimo kubasha kubyumva. Lampu nase si kanseri n'ubundi, nase uko siko bitangira. Pfa kuba gusa ari lampu kanseri bayaje bimwe navugaga ni stage 1 ahubwo. Bano basore bahita batangira no kubikabiriza. Iyo ni kanseri yo ku rwego rwa mbere. Ndavuga ati mani dogiteri yavuze ati oya brother, ibyo byibagirwa ibyo dogiteri yavuze. N'ubundi se abaganga akazi kabo si kubahereza icyizere abarwayi nyine kugira ngo bakomeze baspendinga amafaranga ku nyungu zabo. Ndavuga ati yego niko bimeze rwose. Nje nakubwira, nje nakoze ubushakashatsi bwanjye bugaragaza ko iyo umugore bageze kuri kanseri y'ibere bro, ewane nta myaka 3 bifata ahita apfa. Ati yego rwose, nase ushaka kuba umupfakazi, oya widowa. Bano n'abasore barimo kumugira inama, nase urashaka kuba widowa nyine, burase umugabo aba ari umupfakazi. Ushaka kuba umupfakare nona, kuba umupfakare ubundi byagakwiye gutangira ku myaka 65 basi, aho niho waba umupfakare basi. Nase urumva ibyo bintu ujya kujyamo baramwoshya. Abati mbese muri makeya kanseri y'ibere mushatse kuvuga ngo baramuca amabere. Ati yego rwose baramuca amabere, nuko nguko bigiye kugenda bro. Ukeneye barakata ibintu byose nawe ugomba kubyumva. Ndetse kandi niba mukata ibere rimwe agasigarana irindi, nta kintu uzaba ufite cyo gufata. Kandi ufite amaboko abiri. Ni ibisore bira kandi ufite amaboko abiri. Nase nkora iki basi, nkora iki rero? Ndabate mani uriya mukobwa ukeneye kumutera indobo, umutera indobo. Ati rero kanza nkugira inama wa musore we, umukobwa mbere ko muca amabere mukure mu buzima bwawe. Ndafata ariko uyu mukobwa ndamukunda, ntabwo byoroshye gutyo nguko kumukura mu buzima. Nase namubwira iki, nase ni gute ndibuze kubigenza? Uyavata hanyuma se ngo uribuze kure, reka nkugira inama, genda umuhamagare nurangiza umubwira ati baby umeze gute se, ndatekereza byatubera byiza dufasha akaruhuko basi k'amezi 6 aze kukubaza impamvu. Hanyuma nyine umubwire ko agomba gukira, akeneye igihe cyo gukira, ngo urimo kubimukorera byose, noneho we udashaka guhinduka distraction. Abasore baramwoshya, kumbe bari abakunzi bacu nta kibazo baba bafite, ahubwo baba baboheje iyo tugeze mu kangaratete. Niko bw'inyungu zawe, niko bino bisore byamubwiye nyagasani, niko bw'inyungu zawe. Guhinduka umuwidowa, umupfakare ntabwo ari ibintu waryoherwa ukiri mutoya. Uyavuga ati bityo rero ngomba kujya kumureba muri iki cyumweru nyine kugira ngo mbimubwire. Ati mbere yo kugenda mani tubanze dutumirize n'ibintu byo kunywa wana nyagasani n'abasore. Ati dogiteri eta yagarutse kumureba. Ati rwose aka kanya ndumva mfite ibyishimo by'uyu munsi. Uyavuga ati bijyanye na resulta rero, ati yego rwose ubwo n'ibindi bizamini narebye result, ariko mbere yuko ngira ikintu nkubwira biri content iri muri iyo result, hari amateka ya kanseri mu muryango wanyu mugira wenda kuva ku ruhande rwa papa we na mama wawe. Uyavuga ati amateka ya kanseri nyine kugira ngo tumenye ko ari karande. Uyavate oya ntabwo ariko mbitekereza rwose, ibyo ngibyo biramutse byaranabaye ntabwo naba mbizi. Yego rwose mbihagazeho neza cyane. Abate nese hari umuntu wigeze apfa igitaraganya mutazi impamvu y'urupfu rwe mu muryango wanyu, kubera wenda bakabata warapfuye ntubimenye. Ati yego mama wanje yapfuye ubwo nari nkiri mutoya cyane. Yego ariko nari mfite imyaka 5 nyine icyo gihe. Atuzi cyamwisha se? Uyavuga ati oya ntabwo babimbwiye nyine nari nkiri mutoya. Uyu dogiteri avuga ati oke ndabyumva. Ati kubera icyo bibajije se? Uyafatira zirite zibiri muri test zawe twakoze nyine turebeye mu bizamini twakoze muri laboratoire ku ibere ryawe, birimo kugerageza kugaragaza ko ufite selizi
z'ibintu bya kanseri nyine, ndetse bigaragara ko ari nk'akarande yo mu muryango nyine. Nkeneye ko ukomera nyine ku bwanjye, ukomere wa mukobwa we, nsezeranya kuri buze gukomera. Uyu nguyu ni ibintu mbese muri make iki kiganiro tukiganire ibintu nk'ibyo ngibyo. Uyavuga ati oke ma, nese urashaka kubikora wenyine cyangwa hari umumambure w'umuryango ufite byibura kugira ngo ubone sapoti y'uburyo bw'amarangamutima? Ati oya, ndi buze kubikora njyenyine, ndakomeye cyane. Ati bityo rero ukuntu bimeze, ikintu dukeneye gukora nonaha n'umudogiteri, tugomba kujya kuri stage ya kanseri, mbese kugupima tugakora ibintu by'ibizamini byose bijyanye n'ibere ryawe, noneho kugira ngo umenye ko ibintu byawe biri kuri stage ya kabiri ya kanseri nyine. Bityo rero turi buze gukenera icyo bita chemotherapy, bimwe navugaga by'ibintu biki byose. Nyuma rero yo gukora chemotherapy turi buze gukora na indi mamogramme nyine, kugira ngo turebe niba hari ikintu dushobora gukeka cya seli aba ari nk'uturemangingo cyangwa se utunyangingo nyine twa kanseri turi mu ibere ryawe. Dukore na za maxectomy n'ibiki hano mba natakaye cyane mu gihe barimo kubivuga. N'ubundi mbahaye ikaze mugasobanuye k'uyu munsi. Niba utarakanda kuri subscribe kuri iyi YouTube channel Ancestor Ignace, ukandeho. Mu gihe kidatinze nzababwira ibintu byabaye ku Mirasire TV. Hanyuma nyine ni nabyo mazemo iminsi wababwira. Nyuma y'ibyo byose tuzashaka imiti nyine yo kukuvuza n'ibiki byose, nibyo arimo kumubwira. Reba nasi ukanda ku ibuto ya like, ndetse ukanda no kuri subscribe kugira ngo buri uko nshyizeho, kubera ko muri iyi minsi YouTube niyo tugiye kuba twiyegamijeho, uzajye ukabona bitakugoye. Amazina yanjye ni Ancestor Ignace nyine, ntabwo ndi intungane, nta nubwo nigeze mvuga ko ndiyo. Nimero yanjye ni iyi ngiyi niyi yanditse hano, sinkiyivuga di. Ukanyandikira kuri WhatsApp tukajya twiganirira bisanzwe. Isazi itagira umujyanama ikurikira umurambo mu mva. Barabimubwiye umukobwa ahita amenya ko arwaye kanseri, kuko abinakeza nyine uko byagenda kose. Ndetse umuganga amubwira ko ibyo babonye bishobora kuba biri kuri stage ya kabiri nyine, mbese bishobora no kumugeza ku rwego. Sasa Shere yaje kumureba ati itoha. Rero ibingibi naje kubitekerezaho nyine. Noneho nkubwije ukuri, ndimo kwiyumva nkaho wagira ngo njye nawe dukeneye akaruhuko nyine. Ndimo kwiyumva nkaho wagira ngo dukeneye umukobwa ari yikanga, tugashyiramo pose nyine, kubera njye nshaka kuguhereza umwanya wo kugira ngo nyine ubanze ufokasinge kuri ibi bintu. Ntabwo nshaka kukubera umutwaro hano ugahita umenya ko umukunzi w'ikigoryi wari usanzwe umufite. Nese ko abantu tubakenera mu bibazo tuba burasa gata what ari umukobwa atungukira. Nizimo kugerageza kuvuga ibiki. Nese ni ryari nigeze mvuga kuri umuzigo kuri njyewe? Uyavuga ati ntabwo yigeze ubivuga, urabizi nyine nuko hanyine ngiye ndimo kwiyumva nk'akama ni kanseri. Ibintu ni ibintu biri seriye cyane. Uyavuga ati Chris, ibi ngibi ni uturemangingo cyangwa se imyangi turimo kanseri turimo, ntabwo kandi byavurwa. Ntabwo bivuze ko narwaye kanseri bya nyabyo nzayirwanya. Udavuga turamutse se utabigwanyije, uyavuga ati excuse me, arikanga cyane. Ati reba, iyi ngiyi ni kanseri nyagasani. Umukobwa arikanga. Ntabwo bimeze nkaho wagira ngo hari abantu bakira kanseri gutyo gusa ngo abantu ngo babyuke ngo kanseri irakize. Bino bintu ni ibintu biri seriye turimo kuvugaho. Ntabwo ari ibintu uvuga ngo kuba optimistic nyine. Abaganga ibyo baba barimo kuvuga buri ibintu nyine, njye nzaba mpari kugira ngo ngufashe, nzagusapotinga. Ariko nanone nyine urabizi, njye ntabwo nigeze nibona n'umukobwa udafite ibere. Reka aka kanya nkubwize ukuri rwose nyagasani. Hano ni wihita uvuga uti kumva umuntu twakundanaga. Ese urinde wa musore we? Atunguwe cyane. None se nigute ushobora kuba insensitive muri ubu buryo? Ibintu bimeze nk'uko umukobwa agwa mu kantu disi. Mbese muri makeya urimo kuvuga ngo uramanitse amaboko gutyo gusa. Uyu musore abandi basore bagenzi bamutamize, nta nubwo zini ibintu bizakurikiraho nyuma ngo ufate umwanzuro nk'uko. Chris ndavuga ati oya, njyewe ndimo kukubwiza ukuri kubera ko ngiye nkwitayeho, ngiye ndimo kuguhereza uru rwitwazo. Ndavuga ati ntugatinyuke, ibi ngibi ntabwo ari urukundo Chris, ibyo ngibyo si urukundo. Kumbe ntabwo wankundaga. Kunese niba unkunda uzahagararana iruhande rwanjye tugumane, uzakomeza kuba uri kumwe nanjye dufatane ibiganza. Ibintu nk'ibyo ngibyo
ntabwo wagerageza kumpunga ngo ugende. Yavuga ati oya sinshobora kuhaguma. Ati Chris ndakwinginze, ibintu birananije cyane birimo kunkuramo imbaraga wibikora, ndagutakambiye ndakwinginze cyane ndagira ngo unyumve. Muganga yavuze ko hari uburyo, basi reka ngusobanurire. Ndavuga ati oya ndabizi ni umusore nyagasani, ndabizi ibyo muganga yavuze. Ndavuga ati Chris, ati ni ubuzima bwawe, sinshobora. Mbese aramukatira bya nyabyo. Ati ndakwinginze ibingibi wibikora, nzarokoka ibingibi, nzarokoka. Umusore ahaguruka avuga ati wapi nyagasani, ati nzarokoka ibere ntibazarica. Chris ndakwinginze. Ndavuga ati reka nizere ko ariko bizagenda, umbabarire cyane nyagasani. Ba bantu tuba dufite nyine, iyo uri umeze neza nyine hari abahaba, noneho no mu bibazo nyine hari abahaba, cyangwa se abari bahari umeze neza ugahita ubona ko byibura bari bahari kubera ko nyine umeze neza. Isi ni kwiteye. Dogiteri Itoha yarumiwe cyane ndetse nanone ahangaha kwa muganga nyine wa mushuti we bajya bavugana amazimwe baraje, ndetse uyu mudogiteri Eta urimo kumwitaho baje ahangaha nyine bigaragara ko ari we baje kureba. Dogiteri Eta, bimeze bite se? Umeze gute my dear? Byiza kukubona rwose. Umugore mwiza, umeze gute se? Meze neza. Wa mukobwa wabyukaga agiye mu kazi nyine. Uje muri chemo session se? Nese byari bimeze bite? Ati wane nta ntege rwose birimo kunkamura. Ati reka nizere ko uyu munsi ku munsi ugenda bibuze kugenda neza. Ndetse kandi urakoze cyane nawe kumufasha. Witwa ndetse nitwa Lauren, niwe bavugana amazimwe. Urakoze cyane ngende Dogiteri Eta. Ati hanyuma se chemotherapy yawe session yayo ni ryari? Ati ni mu cyumweru gikurikiye. Ati oke ngaho wiyiteho my dear. Bimeze neza urakoze cyane. Nawe urakoze Lauren kumuba hafi. Urakoze bye. Kumbe Lauren niwe nshuti ya Dogiteri nyine Itoha bavugana amazimwe. Urakoze. Nese urashaka kuruhuka basi cyangwa tugenda? Ati oya reka tugende. Bihagazeho neza? Tugende rwose nyagasani. Wa muganga wabyukaga mu gitondo arimo kubyina uturirimbo bimeze neza. Uburwayi buraje none atangiye gucika intege, ndetse amezi yaratambutse. Nyuma y'amezi menshi, igihe kinini gitambutse. Ati umva ibi bintu biri amazing cyane. Icyo cyatse kuvuga ngiye mbitekerejeho neza cyane, nta nubwo nzi n'uburyo ibintu umuntu yabiprocesinga neza cyane. Uwo mukobwa we Ayiti ukaba wabitinze kanseri. Ayiti nyine barihinye ni Itoha nyine. Mbese muri make nyuma y'aya mezi kanseri ye irakize. Ati unteye ishema cyane rwose, unteye ishema. Iki cyatse kuvuga twese uduteye ishema. Urakoze, Imana niyo yabikoze cyane. Kumbe kanseri irakize. Uyu Lauren namubwira ati nukuri unteye ishema nshuti yanjye. Ati umva bino bintu biri courageous cyane rwose, urakomeye cyane. Ndetse uzi ibyo ngiye kukwita nonaha Wonder Woman, umugore w'igitangaza. Yego rwose iryo zina turyemeranyeho neza. Nanjye unteye ishema, urakoze cyane. Iki cyatse kuvuga Ayiti, nese ubundi kuba utarwaye kanseri bimeze gute? Tubwira ubundi. Yavuga ati mbere biba ari amazing cyane, ndumva ntandukanye, urabizi nyine more powerful. Ndetse aka kanya numva nyine ari ikintu kinini cyane, mbese biri excited cyane. Umuzigo wose cyangwa se umutwaro wundi umvuyeho. Nukuri ndimo gushima cyane, nshima n'inshuti nkamwe. Nukuri murakoze cyane. Murakoze. Ati vuga make avuga. Atoke rero aka kanya reka dutostinge cyangwa se dukozanyeho kubwo uyu nguyu rwose muzamura ibikombe byanyu kuba umukobwa wacu akize kanseri, ndetse akaba ari cancer free. Ibintu bimeze neza. Na Maxwell arahari, wa wundi wari urwaye anatereta nawe arahari. Atoya kanseri kandi ntizongere no kugaruka. Ati yego rwose ntizagaruke. Cheers. Ariko uyu nguyu akaba afite ngo icyo bita infamity nibyo akunda kurota. Ati yego rwose muvuge. Wonder Woman ari uyu Maxwell nyine. Mbese murabizi nicyo gihe cyo kugira ngo dufate urugendo rwacu hanyuma tugende. Sinjyeho uzarota ikirenze n'ibyo, njye nzapakira amaboxi menshi. Batangira yamaze ni urugendo runini niki, ariko cya Maxwell cyaze. Mumbabarire cyane, iyi telefone reka nyitabe. Dogiteri Itoha acaho uyu asigara amukurikije amaso. Yahezeyo nyine aramukunda. Bimeze neza. Maxwell avata nyine bumpaye akanya gatoya. Agenda amukurikiye kugira ngo arebe niba hari ijambo yajya kumwe. Hanyuma se Lauren niwe ola umeze gute? Uyafata oya ntugire ikibazo rwose, ndagusezeranyije ndibuze kuguhamagara ikirori nikirangira. Bye.
ni itoha mu guhindukira Maxwell yari ahari. Hayi Maxwell bimeze bite se? Nyine congratulations again. Nanone urakoze cyane. Ndetse kandi nawe ndagushimiye kuba waje. Ntabwo nari niteze kuri buze kuba ahangaha ariko urahangaha. Uyu Maxwell avuga ati nese naba ndi hehe handi nese icyo cyatse kuvuga njyewe ngomba kuba ndi gusereburana nawe nyine. Urabizi nyine kuva ku nshuro ya mbere duhurira kwa muganga nakubonye nk'umugore ukomeye cyane mu myizerere, ndetse kandi ndabyadimira cyane ibyo ngibyo. Uyavuga ati urakoze cyane ndagushimiye. Undabata bityo rero Maxwell hari ikintu nshaka kukubaza nyine. Ni Maxwell nyine ukuntu bimeze nose wigeze utekereza kuri njye nawe? Icyo nshatse kuvuga nyine ikiganiro cyacu cyatambutse ibintu nk'ibyo ngibyo. Bati biriya se sha kubw'amahirwe make ntabwo nigeze mbitekerezaho. Nyine urabizi ibintu bimaze igihe kinini cyane birimo kuba ibintu nashyize imbere nyine ni ugukira kumera neza ibintu nk'ibyo ngibyo. Ati ibintu nk'ibyo ngibyo ndabyumva. Ni umusore ati rero nyine igihe cyo kubanza no kugira ngo mbanze nsenge mbisengere biriya. Ni umukobwa w'umukristo hanyuma mbisengere ndebe ko njye nawe nyine birimo. Oke ndatekereza nyine reka dusubire mu kirori. Tugende mu kirori. Oke tujye mu kirori. Ni umusore Maxwell arimo gukora uko ashoboye. Lalen rero keka iki se yaje Maxwell yansabye ngo tuzasohoke. Uyavuga ati oye uravugisha ukuri? Nari mbizi ko yabikora nyizera narabibonye mu maso ye. Nese uri tayari kujya gusokana? Ati yego rwose urana amasore ntabwo ari type yanjye, ntabwo ari spec yanjye na gatoya nyine byanyabyo. Uyavuga ati itoha ati ndi serious wana ngiye ngomba kuvugisha ukuri. Nandi ndacyarimo kubisengera nyine bityo rero ninde se ubizi nubwo atari spec ye ngo ariko we ngo hari abantu ngo tutari type yabo. Cyakoreka aho naturutse shaho twebwe ahantu twaturutse ibyo bya type ntabwo bitureba. Telefone iravibura ya itoha. Ati wihangane gatoya kumbe niwe turi kuvugaho niwe uhamagayisha. Ahita anahamagara barimo kumuvuga. Hello ati hayi itoha umeze gute se? Ati meze neza. Wese umeze gute? Avati meze neza nari ngwamagaye kugira ngo ndebe uko umeze nanagusabe niba warabitekereje ukanabisengera bya bindi twaganiriye. Uyavuga ati biriya se bya bindi yewe reka tuvuge ko nkirimo kubisengera nzakubwira nibona igisubizo. Oke nta kibazo noneho ndibuze kongera kukuvugisha mu kanya menye uko umeze. Urakoze cyane kumamagara. Bye. Mbese ni umusore umeze nkanjye hanyuma se kufite amasoni nasa sovanga ntabwo mukunda? Uyavuga ati nyine mbese ni umugentleman ameze nka ancestor. Ni n'umusore mwiza nyine nuko ntari sure iyi attraction sindi kuyiyumvamo ibintu. Uyavuga ati itoha rero attraction buri ikora ku nzego zigiye zitandukanye nyine. Ushobora kuba attracted noneho no ku muntu utekereza indangagaciro n'ibiki n'umutima mwiza imyitwarire yabo. Ibyo ngibyo ni ibintu biri basic ariko iyo duhereye aho ngaho tugomba kujya ku kintu kiri tipo nyine kumenya ubundi uwo muntu ni mutima we umeze gute. Mugapanga ibintu by'umubano ukomeye cyane kumwadimira. Ibintu mvuze noneho nyine nawe urimo kubyumva. Ariko noneho tuvuye hariya tukajya bishashi nabyo bikarabagirana nyine ugatangira kumva ibinyugunyugu boom ugatangira kujya mu rukundo. Bati urimo kubivuga nkaho ari ibintu byoroshye. Ati biroroshye mani ibintu nk'ibyo nyine. Ayekese ujya gukora iki se? Loreni uyabitekerezaho. Ati ndatekereza reka dukomeze dusenge mbese nsengere ubwonko bufungutse mu gihe ndimo gusenga wasanga nzabona. Ati nasa nkubaze icyo gindura umusore usohokane nawe mwishime. Noneho mu gihe uraba urimo gusenga uzaba urimo no gufungura ubwonko bwawe ariko muri kumwe munamenyana cyane mwishime nyine unishime. Ati yemeze nkaho icyo ntabwo ari igitekerezo kibi rwose. Yego rwose niko bimeze. Ati dogiteri itoha agiye kugwa mu rukundo. Avati bihagarika mwana ntabwo biri sure neza. Bavuga amazimwe iyo bari kumwe nyine. Nanjye ngira umuntu tuvugana amazimwe aka muri iyi minsi yaranyanze. Urakoze cyane kukuba turi kumwe dusohokanye. Umukobwa avuga ati nese mvuge iki se ko wakomeje uburyo abivuze nyine ngo uri consistency ukaba na persistent nyine. Iyo umuntu ari consistent aba ahozeho noneho persistent aba hatiriza. Mvuge iki se ko wakomeje guhozaho unahatiriza cyane ndetse kandi ntabwo ujya wakira igisubizo cya oya nk'igisubizo. Uyavuga ati ariko njye ntabwo yigeze mpakanira. Warampakaniye se? Uyavuga ati no bintu bisanzwe ku musore iyo amenye imyitwarire yanjye ahita ndeka wana akigendera.
shahu hari abakobwa bameze nk'uko batekereza ngo ko uko bitwara ngo umusore akimubona ngo ahita ahakana ngo akigendera umukobwa atanavuze. Hari abantu duhatiriza dukomeza bati njyewe rero umusore uzi icyo ashaka nkanjye noneho anafite clarity ituruka ku Mana ntabwo meze uko ngo mbona ngo ufite ngume smooth noneho ako ngako nakakwemerera kabisa rwose uko guhatiriza. Ariko njye nanone nkeneye kukubaza kubera icyo bundi yavuga ati nese dukeneye kwibaza impamvu ibyo ngibyo kwibaza ngo kubera iki? Kubera urukundo. Bafata urukundo amour, hariho n'agafaransa. Reba ihangaha rero niho ngirira ikibazo. Njye ntabwo mbyumva iyo abantu bakoresha iryo jambo biri careless batanakizeho kuru y'icyari cyo cyangwa se batanasobanura ibyo by'inkundo. Icyo cyatse kuvuga umuntu utomwe uburi kumwe n'umuntu akagusezeranya ubuzima bwose ko muzahorana, undi munota wose ibintu byose bigahita bicagagurikamo ibicece n'ibiki byose byo ni nago. Mbese umukobwa aratomboka, bigaragara ko aribwo yarabonye amahirwe yo kuvuga kuri cya kigoryi cya Kirisi cyamwanze akirwaye kanseri. Kubera iki mugenda muvuga ibyo bintu by'inkundo n'ibiki byose mwarangiza n'ibiki n'ibyaba ahita yumva ko atombotse nyine. Sorry umbabarire kuri uko guturika nyine outburst ni nko guturika nuko nyine tubyara ibindenze. Umusore avuga ati bimeze neza ntugire ikibazo rwose. Njye nkubwije kuri Itoha ngiye kukureba buriya buryo warwanyije kanseri nyine buriya wabiciyemo uburyo ukomeye cyane, uburyo wakomeje kwigaragaza n'ubundi nubwo urimo kurwanya buriya burwayi. Ndetse iyo niyo mpamvu waranyinspirinze nyine bikomeye cyane Itoha, ndetse kandi warabikoze bya nyabyo. Ndetse kandi nshaka ko umenya ko njye ntari ahangaha kubw'ibihe byiza gusa, mbese n'ibibi tuzabisangira, ibihe byose tuzabisangira, n'ibikomeye birimwo byose tuzagenda tubisangira. Uramutse ndetse unyemereye nyine oya aramwenyura ashobore kuba ari we. Ati urabizi bino bintu urimo kubinkomereza cyane kuvuga oya nanone ngo sinzaguhakanire kukundi gusohokana. Uyavuga ati wele ahubwo ukundi gusohokana mfitaho ibitekerezo byaho tuzasohokanira naho tuzajya. Araseka cyane. Ariko noneho ibingibi byo bizaba ari ibyerekeye wowe uko gusohokana, mbese nzaba nkwitayeho cyane bya danje. Uyu musore mbese bigaragara ko afite gahunda, bibishaho biraza mukagenda byarabaye. Sasa mu gihe cyakurikiyeho wa mugabo avuga ati genda hererekanya uyu muzigo wa infamity ku mukobwa wawe. Umukobwa avuga ati oya ntabwo uyu nguyu nshobora kuwakira, reka uyu muzigo ntabwo ari uwanjye. Bigaragara ko ari inzozi uyu mukobwa Itoha akomeje kurota. Wufate n'umugabo ati ndakwinginze Dogiteri Itoha ati ndakwinginze ngirira impuhwe, mama we ari we wikoreye uyu muzigo. Ati ndananiwe cyane. Umugabo avuga ati akira uyu muzigo ariko uyu mugore arawumuhereza. Bigaragara ko nyine ibi nibyo ni nko guhererekanya karande nyine, nibyo uyu mukobwa akomeza kurota mu nzozi. Ati oya ndananiwe cyane, uyu muzigo ntabwo ari uwanjye se kubera iki? Kumbe umukecuru n'undi mukecuru barahanga ati nyogokuru uyu muzigo urandemereye cyane. N'umukobwa ati nimumfashe reba umugabo uri ahanga. Kumbe ibingibi nibyo uyu mukobwa arimo kurota avuga ati Jesus Nyagasani ndapfuye. Yifata nanone ku ibere. Uyu mukobwa yari yakize Itoha yakize kanseri, none yari yakize kwa ruriya ruhande rwo hirya, none ari gufata ku ruhande rwo hino. Nyagasani Jesus ese ubu buribwe ni bwoko ki? Cyangwa se izi pain ni bwoko ki nyine? Umukobwa nuko nguko yabyutse ahangaha mu buriri, agenda agiye kwegera ahangaha kuri miriwari kugira ngo arebe. Bigaragara ko uyu mukobwa rero hari amakuru avuga ko bino bintu bya karande nyine abatari n'uburwayi uvuga ngo ni uburwayi wavuga ngo ni bwa burwayi wavuga wapi, ahubwo aba ari uburwayi nyine bantu bahererekanya ngo kubera ibintu bya karande. Byo sindabikoraho isuzuma ryinshi, ariko ibintu bya karande byavuzwe kera no mu miryango nyine, ku buryo ari ibintu bagahererekanya cyane mu miryango. Ati ndakwinginze ibi ngibi ntabwo nshobora kongera kubikora nanone, sinshobora. N'umukobwa sinshobora nanone. Uyu mukobwa akomeza kuribwa cyane ahangaha mu matwi n'injereri zivugiramo. Umukobwa biramucanga cyane. Ni Dogiteri Itoha yarazi ngo agiye kumere
neza avuga ati mana apana nanone nyagasani ndakwinginze ibingibi sinshobora kongera kubikora, nyagasani ndakwinginze ibingibi sinshobora kongera kubikora mana. Ndetse igihe cyaragiye ibyo ngibyo bigaragara ko mu masaha ya nijoro yari yongeye kubirota. Ati urisanga nanone itaha umeze gute se? Ati meze neza rwose. Ati ndabizi nyine bifitanye isano na zare zirita uje kureba twafashe cya gihe, ngiye byose nabirebye ndetse impande zombi ndetse ndeba n'ibijyanye n'iby'amaraso. Uyu nguyu amubwira ati umbabarire cyane, mamogaramu y'amabere yawe yavuze ko noneho kanseri yawe yongeye kugaruka. Yego umbabarire cyane wihangane rwose, kanseri y'amabere yongeye kugaruka. Ndetse kuri iyi nshuro ukuntu bimeze rero noneho byafashe no kurindi ibere, ndetse kandi ibingibi ni ibintu none udashobora no kuba wavuga ngo nuku, dukeneye gukora surgery, dukeneye kujya gukora mastectomy. Ndetse kandi nanone mu ibere rimwe twarabibonye tugize kujya no mu rindi kubw'amahirwe makeya, ibere rya kabiri naryo ryagizweho ingaruka. None biri kuri stage ya gatatu yavuga ati dogiteri eta oya, ati nese ni gute nshobora gukira nkahita njya kuri stage ya gatatu? Ndavuga tumbabarire cyane, ni ibibazo natwe nk'abantu bakora ibintu by'ubuvuzi tudashobora gusubiza, ariko noneho twaguhereza ubuvuzi bushoboka dufite. Ndetse aka kanya ubwo buvuzi buhari nta bundi, dukeneye gukura iryo bere ku mubiri wawe, ndetse tukaririnda ko rishobora kwangiriza cyangwa se gusunika kanseri ahandi hantu hose, kandi tukabikura byihuse cyane igitaraganya. Nyagasani nuko nguko yatashye, bimubabaje cyane, bimucanze cyane dogiteri itoha. Ndetse nanone banza bya bindi wa musore Chris yamwangiye bibaye disi, ariko nanone ntabwo nyine ibyo umuntu ari gucamo byanga yo tongera kwibuka bamubwira ati mamogaramu ibyo yerekanye y'ibere yawe ko yongeye kuba, nibyo byaje mu bitekerezo bye. Bira bintu by'amakarande nyine niko bigenda, ugasanga ngo hari n'abantu dushobora kuba dufite karande z'ubukene, dufite amakarande ibintu nk'ibyo ngibyo byose ndabikoraho ubushakashatsi, ariko nabyo kubera amaze iminsi mpuze cyane sinzi nanjye muri iyi minsi ntabwo bimeze neza, ariko ibya karande nabyo ndaje nzabimenye ngo ubundi biba bimeze gute. Uyu nguyu nuko yafashe telefone nyuma yo kumva ko ashobore kuba nanone kanseri yagarutse, bakaba bagomba no kuba bashobora kumubaga nyine ibere. Avuga ati halo, nuwo yahamagaye avuga ati anti we, ati halo itoha, ati ni ngewe rwose, ati meze gute se? Umukobwa avuga ati anti byongeye biragaruka, kanseri yagarutse. Ati ndakwinginze tuza. Ndetse kandi yavuga ati nibwo mbonye amakuru ndayamenye nonaha, nta nubwo nzi ibingibi impamvu birimo kuba, ariko ndabizi ko atari ibintu bisanzwe rwose nyagasani. Anti ndananiwe cyane, nkeneye ibisubizo. Ndavuga ati ibyo ngibyo ntabwo bisanzwe rwose. Ati yego nkeneye ibisubizo. Ati byoroshye mukobwa wanjye, byoroshye. Ati kuri inshuro sinaba ndi njyenyine anti, ndakwinginze nkeneye kukubona. Ati nta kibazo ndibuze kukureba uyu munsi. Oke yego rwose nta kibazo, d'accord n'agafaransa basigaye bakavangamo ye. Ati yego rwose ndagutegereje, tuze kubonana. Yahamagaye anti we, hano uhita ubona ko ari ikibazo gikomeye cyane, kandi bino bintu ni iby'ubuzima busanzwe, mutazagira ngo wapi njye ntago njya nzana ibintu bitari iby'ubuzima busanzwe, kubera ibitari iby'ubuzima busanzwe bimwe byo kwinezeza n'ubundi kuri YouTube birahari byinshi. Bino tuba twinjiye mu buzima bw'abantu, nubwo abantu nyine badakunda kureba ukuri kubera kubabaza. Ati mama wawe yapfuye yishwe na kanseri y'ibere, ndetse byatangiye ari lampu, ariko ntabwo yigeze yivuza icyo gihe ngo yivurize ku gihe. Ndetse kandi igihe yarageze kwa muganga icyo gihe dogiteri yavuze ko byakwirakwiriye, ndetse mu minsi mike yakigera kwa muganga yahise ava igitaraganya. Mvuga ati what? Atunguwe cyane. Ati yego nuko byagenze. Ati iyo makuru ntabwo nigeze nyumva yuzuye ku byabaye kuri mama wanjye. Yavuga ati yego wari ukiri muto y'ubwo byabaga, ndetse kandi wari ufite imyaka 5 yonyine y'amavuko, ndetse duhereye kuri nyogokuru wawe nawe na mama wawe niko byagenze byose. Mama wawe yabyanduye, nyogokuru wawe yapfuye afite imyaka 35, hanyuma mama wawe we yapfuye afite imyaka 34 ubwo yapfaga, byose kubera igikanseri. Nyagasani uyu mukobwa bitekerezaho, nawe ari muri iyo myaka, avuga ati nibwo nakuzuza 32, mbese muri makeya ni ibiki bigiye kumbaho anti? Undi avuga ati itoha
nizeye ko ukomeye cyane ndetse kandi iyi kesi yawe iratandukanye cyane, ibi ngibi ntabwo biri buze kuba iherezo ryawe mu izina rya Yesu. Ndavuga ati anti nase ni gute iyi ntambara ngiye kuyirwana? Ese ni gute ubu bwoko bw'iyi ntambara nyirwana, ibintu byatwaye nyogokuru wanjye ndetse bigatwara na mama? Uyaraza mwegera avuga ati ibi ngibi byose biri mu muryango wacu, aramuhumuriza cyane avuga ati itoha uri buze kurwana ndetse kandi uzatsinda mu izina rya Yesu. Imana ifite imipango itandukanye cyane ndetse iyi kanseri ntabwo izatwara ubuzima bwawe. Aramuhumuriza cyane. Mbese ni karande, nibyo bita infamity nyine, babyita karande. Nyagasani, umukobwa mu gihe cyakurikiyeho yaje kwa muganga, nta yandi mahitamo yarahari, bagombaga kumubaga. Ndetse Lauren bajya bavugana amazimwe, amubwira ati ntugire ikibazo, umeze gute? Siri kumva umeze neza basi? Undi mutubaraga dukeya ati ntabwo nshobora kwizera ko nagombaga gukora iyi sajari, mbese banamubaze. Ati mana, ndavuga ati wibitekerezaho, ubuzima nibwo bwa mbere, nibwo bw'ibanze, ndetse byibura aka kanya ubwo birangiye basi uzakira vuba. Nyagasani, ako kanya bari ahangaha, uyu nguyu ati igitondo cyiza kuri buri wese, igitondo cyiza dogiteri, igitondo cyiza dogiteri Eta, amakuru yawe se umeze gute? Congrats, urakoze cyane. Hanyuma se umeze gute? Iyi ni inshuti yawe rwose, iteka ihora ihakubereye. Hanyuma se uriyumva gute? Ndavuga ati ndi kumva naniwe cyane. Ati mbabarire cyane, wihangane, ni ikinya nyine cyabiteye, reka turebe. Uyavuga ati yego rwose ndi kumwe. Ati yego rwose biri kugenda neza cyane, Vita ni kuri abasuzumira nyine, mu gihe kidatinze ikinya nikikuvamo aratangira kwiyumva bwite bya nyabyo, reka nizere ko utari kumva uburibwe bwinshi cyane. Undi avuga ati yego ntabwo ari bwinshi cyane, cyangwa se sindabwumva ahari. Ati hanyuma iyi tibe niyo irimo kukoherereza imiti nyine yo kukugaburira n'ibiki byose? Ati yego rwose, ati kandi ukomeze wihanganeye, ndetse kandi turishimye cyane ko byibura ibere rirwaye kanseri twarikuyemo kuri iyi nshuro, ukaba ugiye gukira neza cyane. Hanyuma stage izakurikiraho no gukora chemotherapy nyine, noneho tuzarebe sayiko yose y'uburyo umubiri wawe wose umeze nyine, bimeze neza. Nshaka kuko umutuje nyine ugakomera cyane, kubera ko uzatsinda iyi kanseri, uzabitsinda. Ndetse kandi nkwifurije gukira vuba. Ndavuga ati amena, wiyiteho neza cyane, bye. Urakoze dogiteri. Uyu nguyu asigara ngaha bamubaze. Ati nkuko dogiteri abivuze, uri buze kumera neza cyane, ndetse kandi uri buze kugaruka umeze neza. Ati Lauren, aka kanya ndimwo kwiyumva nk'uwibuze nyine, ntabwo ndimwo kwiyumva 100%. Niko abanyamerika bajya bavuga. Ati urakoze cyane Lauren, we urakoze cyane. Mbese amuguma hafi, aramuhumuriza cyane. Bino nibyo abantu bacamo. None se kubera icyo ujya kwa muganga ugasanga ati pasiteri aka kanya ndananiwe cyane? Ese no kubera ikibi byose ngomba kubicamo buri gihe? No kubera icyo ari njyewe ito hano uko yaje, sinshobora gukomeza kubaho ubuzima bwanjye bwose bimeze nk'uku nguku, ndimo kudiringa na depresiyo. Ndavuga ati itoha ndeba nyitegereza, ni pasiteri, ntabwo uri ibyo urimo gucamo, wowe uri umwana w'Imana. Ndetse kandi mu Bakorinti ba 2:5-17 haranditse muri Bibiliya, niba umugabo uri muri Kristo aba yabaye ikiremwa gishyashya. Ngiye ntabwo mbyitayeho iby'iyo karande yawe niba biri mu mubiri wawe. Yesu Kristo ntabwo akora uko nguko, areba wowe nk'ikiremwa gishyashya cyamuremwe. Afite ariko nyakubahwa dogiteri yavuze ko nyine yagarutse, ndetse kuri iyi nshuro akaba ari stage ya 3. Nari naratekereje ko nabohotse. Ndavuga ati biragaragara ko atari ibingibi ari intambara iri physical, bigaragara ko ari ibintu biri spiritual. Bino bintu nyine by'amakarandi ni ibintu biri spirituel, niba mutari munabizi. Ikintu gitangaje nuko ibintu biri spirituel abantu benshi bari no mwiyobokamana n'abakristo nibo batemera za karande. Yego, kandi ibintu biri spirituel biba mwiyobokamana nyine. Yego, nubwo atari mwiyobokamana cyane, kuko biriya bintu by'abarozi n'abarozikazi nyine byo ntabwo ari ibijyanye n'iyobokamana. Ati rero iyi infamity yawe cyangwa se iyi karande yawe nyine, ndetse kandi kubera ko ari intambara iri spirituel cyangwa se y'iby'imyuka, natwe tugomba kwataka mu buryo bw'umwuka, kubera ko nubwo yagira physical manifestation nyine, ubwo physical manifestation ni ukurwana iyi ntambara mu buryo buri physical, ariko nanone tukarwana mu buryo bw'umwuka. Ntabwo ushobora kwafodinga wa mukobwa we kuba muri depression nonaha, kuko icyo nicyo umwanzi ashaka. Ugomba kubirwanya ikomeye cyane, ugomba ubuzima bwawe kubyisubiza. Iyo yavuga ati ariko nyakubahwa se niki, kubera iki Imana idashobora kumvura ngo inkize? Nararize,
nanyuze muri byinshi cyane mu buribwe bwinshi, naranyuze muri surgery, ese no kubera iki itanyumva ngo inkize basi nigira ikintu ikora? Uyavuga ati kubera ko Imana igutegereje, Imana iragutegereje kugira ngo uhagarare wemye cyane, ndetse ukeneye kugendana intsinzi, kandi byose kubw'Imana yaguhaye intsinzi izabigucishamo, iragutegereje cyane, ndetse already yaranagukije niba utari unabizi. Amarira yawe afite agaciro ariko urabibona, intsinzi yawe ntabwo izava mu marira. Mu Misiri 15 haranditse ngo ndi Nyagasani ukiza, ni jye ukiza, ndetse kandi Nyagasani ni umukiza wawe. Matayo 8:17 haranditse ngo ubu ngabo bose bafite ubwo burwayi, zaba na za karande, ndetse kandi nanone imbaraga ze akoresheje n'ububasha bwe bose barakize. Naho umurimwe ku 9 avuga ati affliction ya kanseri cyangwa se ibintu bijyanye n'uburwayi ntabwo bizigera bigaruka ku nshuro ya kabiri uko byagenda kose. Ndetse Yeremiya 10 avuga ati njyewe Nyagasani ni njyewe ugarura ubuzima muri wowe, ndetse nkanagukiza neza cyane. Bityo itoha ntabwo uri wenyine muri ibi bintu. Urusengero iteka ryose tuzahora tugusengera, ndetse kandi mfite n'ubuhamwa byinshi cyane burenga bw'abagore n'abagabo benshi cyane bafite intsinzi. Satani ni umunyabinyoma. Aka kanya mpereza ibiganza byawe twiyunge mu masengesho, mu gihe aka kanya tukudekarara ku Mana. Avuga mu ndimi cyane. Affliction cyangwa se uburwayi ntabwo buzagaruka ku nshuro ya kabiri. Akomeza kuvuga mu ndimi cyane, bya bindi Joyeuse yambujije ngo sinjye mbivuga. Mbese baramusengera cyane. Karande nuko nguko ziba zimeze, ndetse kandi ibyo data yavuze ntabwo mbese uyu mukobwa asigaye ajya no mu gasiporo arimo kugenda yumva ibyigishwa muri ekuteri. Ati oya rwose ntabwo dushobora kubitorera kuko iyo ntabwo ariyo mipangu. Handi ubona nyine umuntu yiyeguriye mu Mana uvuga ko noneho ku isi byose byanze byarangiye. Nyine uyu mukobwa itoha arananiwe cyane, mbese muri makeya ahangaha imbaraga z'umubiri niho zirangiriye. Utuntu twose agakora akagenda yumva ibyigisha ahangaha, ndetse kandi nanone uzabiba imbuto nyinshi cyane, kuko ibyo ngibyo urwaye ntabwo biri muri plan cyangwa se mu nzira ugomba gucamo. Byose ntabwo biri muri plan. Agenda yumva ibyigisho bya pasiteri, ndetse abantu bose murimo guca mu ndwara za karande zitandukanye nyine ku buryo zabuze n'uburwayi. Nge icyo nakora ni ukubihanganisha, kubera ko ibindi byo sinzi icyo nababwira. Gusa nanone umuntu uri ahangaha ku isoko byagenda kose aba afite ubuzima agomba gucamo. Ubwo buzima agomba gucamo cyangwa se ubuzima twisangamo, none icyo dukora ni ukugira ngo tubwova kaminge tubuvemo. Ati mu izina rya Yesu itoha urakijijwe. Naho umurimwe 9, ndetse affliction niko handitse nyine ntabwo izigera yongera kugaruka bwa kabiri muri uyu mubiri. Apana mu mubiri wanjye. Affliction ya kanseri wapi, ntabwo byo bizigera bibera mu mubiri wanjye. Akomeza gusenga avuga ati Nyagasani umva amarira yanjye uyu munsi, ndakwinginze umva amarira yanjye. Ahangaha niho ubona umuntu yiyeguriye Imana mu buryo bwuzuye. Yeremiya 30:17 ati nzakugaruriramo ubuzima. Ariko muri kumva uburyo ndimo kubivuga nk'umuntu wagiye mu mwuka we. Ntabwo ari ibyanyu gusa. Ati yego rwose uzakira neza cyane, uwagizweho uburibwe cyangwa se n'ibikomere byinshi by'ubu buzima, ndetse kandi nanone amahoro yanjye azamuhoraho, ndetse kandi mu mbaraga z'uhoraho ndetse n'ububasha bwe o Nyagasani, ndetse mu bubasha bwawe ndakijijwe cyane. Itoha arakijijwe cyane mu bubasha bwawe byanga byakunde ndakijijwe Nyagasani. Uyu mukobwa nta kindi yagombaga gukora uretse gusenga. Nimusenge kuko hajya baravuga ngo nimusenge muve mu moshya. Ariko Satani ni umugome nyine, ngo ni n'umubeshyi cyane, kubera ngo Satani ajya anatwoshya tukagira ngo ibintu tubirimo tutabirimo. Nimusenge muve mu moshya. Nyagasani yarangiza gusenga akaza akajya amanika utupapuro yanditseho imirongo irimo kumuhumuriza. Kino gitabo cya Nahumu se ko ntakizi muri Bibiliya ni ikihe? We mumbwire niba hari abantu tukiri kumwe ahangaha. Akuyu munsi nanagakoze ntazi niba muri bukarebe kuko simperutse. Subu simwanyanze we. Mwebwe mugeze aha ndabasuhuje pe. Yewe mwebwe mugeze aha ndabasuhuje, urukundo mbakunda ni nkihwa. Niba mugihari. Agakomeza akaza gusenga ati ubuzima bwanjye buragarutse, restored nyine. My health is restored. Ntabwo nzapfa, nzabaho. Itoha uzabaho. Jesus, thank you, urakoze cyane. Ubuzima bwanjye buragarutse. Aka kanya ndi grateful cyane, ndimo gushima Nyagasani. Nyagasani urabikoze cyane, ndagushimiye. Urakoze cyane, ndakwizeye, nkwizerere mu ijambo ryawe Nyagasani.
mbese umukobwa nibwo buzima asigaye arimo nonaha. Igihe cyaragiye ndetse ari ahangaha mu masaha bigaragara ko bukeye cyangwa se amasaha kirimo kugenda, niba yaraje mbanza ari uwo yaje gufungurira ahangaha, ndetse uwo yaje gufungurira ati hayi itoha, kumbe ni Maxwell. Ati hayi bimeze bite? Uyu nguyu amureba amwitegereza. Uyu mukobwa araza nyine ameze noneho nk'uwacitse intege nyuma y'uko bari bamuvuye. Yagiye kwa pasiteri amubwira ati uburwayi bwaragarutse, asigaye yaracitse intege cyane. Buriya abantu ntibabura ibibahindura. Uyu nguyu nuko yaje amureba ko utameze neza se. Uyu nguyu akuramo igitambaro, kanseri noneho yarakwirakwiye hose. Nyagasani, bari abantu barwaye kanseri hari abantu mutazi impamvu yaragarutse se, batazi impamvu nta misatsi baba bafite, ntabwo baba bahisemo kuyogosha. Kubera icyo utambwiye se, kubera icyo utambwiye, ntabwo ushidikanya urimo kwitwara mu buryo bumeze ukuntu, witwara ukuntu bimeze ukuntu rwose. Uyavuga ati ibyumweru byinshi wari waragiye Maxwell, wari waragiye ibyumweru byinshi. Nyagasani, urabizi ntabwo ugomba kugumana nanjye sibyo, n'ubundi ntabwo nzagucira urubanza nuramuka wigendeye, n'ubundi abandi baragenda. Uyavuga ati ndamutse ngiye, no musore itoha, njye nta hantu ngiye kujya, njyewe nta hantu ngiye kujya, ndagumana nawe. Ndetse kandi nshobora kuba wenda nta muri umuganga ngo ushobora kugufasha ngo ufashe muri ibibazo byose, ariko ndabizi ko ukomeye cyane, ndabizi ko Imana iri kumwe nawe. Ndetse kandi itoha, ndagira ngo umenye ko iyi kanseri uzongera kuyikubitana none ukayitsinda, ntizigere ugaruka, ndabizi neza cyane, njye ntabwo ndibuze kugusiga. Uyavuga ati hari ikindi kintu Maxwell we cyabaye, hari ikindi kintu. Mbese muri makeya naje no kubagwa, ndetse kandi icyo gihe bambaga ibere rimwe ryanjye barariciye, ndetse kandi byari ingenzi kugira ngo kanseri idakwirakwira ahantu hose. None aka kanya ngomba no kujya muri chemotherapy kugira ngo nzakire neza. Uyu nguyu yumva ibere barariciye, nawe afite ibiganza bibiri nawe afite ibiganza bibiri, arabyumva. Nyagasani, biramubabaza nyine, ariko nanone nubwo yaba yiyemeje kuhaguma nyine yego niko bigenda. Niba hari umuntu warwaye kanseri uri kureba akanga kandi akwihanganishije cyane, mbese muri make ntabwo rikiri aho, ati yego ntabwo rigihari, umbabarire Maxwell, umbabarire cyane, umbabarire cyane, ntabwo ari ngombwa ngo ugumane nanjye, si ngombwa, sinzakurenganya, umbabarire cyane. Uyu musore arabyumva. Adisi ati bimeze neza itohawe, bimeze neza, sava bimeze neza, senipa rwose ntugire ikibazo, njye ntacyo bintwaye. Itoha nzaba ndi kumwe nawe muri buri process iyo ari yo yose, ndetse kandi nzahagarira iruhande rwawe, nzaba ndi kumwe nawe. Yego niko bimeze. Ndavuga ati Maxwell, nese ubihagazeho neza? Ati yego rwose mbihagazeho neza. Ati ntabwo ari ngombwa ngo ugire ijambo uvuga, ni ukuri si ngombwa, ntabwo ukeneye kungirira impuhwe. Ndavuga ati ntabwo ndi kukugirira impuhwe itoha, njye ndi mu rukundo nawe, ndi mu rukundo nawe muri buri kintu icyo ari cyo cyose, ndetse kandi ikintu icyo ari cyo cyose uri gucamo muri ubu buzima. Yego rwose. Ndavuga ati Maxwell, ati mbese muri make ndamutse ngiye ku kazi, nzagenda njye mu kazi, ariko tuzaba turi kumwe n'ibiki byose, nzagumana nawe muri buri process iyo ari yo yose, ndetse tuzamera neza nanone, ntugire ikibazo, tuzamera neza cyane. Urababona abasore, Imana iri kumwe natwe. Urakoze cyane, ntabwo uri muri ibi ngibi wenyine, ndetse kandi urakoze cyane. Maxwell aramuhumuriza cyane. Abakunzi nawe se babandi ariko si n'abakunzi, n'umuryango uraguta mu bibazo byawe. Abo muvukana bakaguta cyangwa se n'abakumenye, kubera ko bari kubona nta kintu ukibamariye rwose. Komera, ntabwo uri wenyine, komera, ntabwo ukiri wenyine rwose. Tuzongera dukubite iyi kanseri tuyitsinde, ndetse kandi kuri iyi nshuro ntabwo izigera yongera kugaruka. Amen. Komera cyane, shikama mugore wanjye w'igitangaza. Kumbe bya bindi, fata uyu muzigo wa karande, ni Lord of Infirmity nyine, fata uyu muzigo wa karande, rongerera birota nanone. Nyagasani, uyu mukobwa ni inzozi kumbi buriya. Mbese muri makeya ibi aba ari nko kutubwira ko inzozi tutagomba kuzica amazi, ibintu dukunda kurota nyine, abantu bakunda kurota. Ndetse icyo gihe ibyo byaba byamaze kuba, Lauren bajya bavugana amazimwe nyine, akaza ahangaha kugira ngo banaganire, barimo no kureba n'icyigisho. Ati Mana, ukeneye intervention nk'iyi ngiyi. Lauren amubwira ati njye nizeye ko byanga byakunda ibi ngibi ari byo usigaye ukeneye rwose byo gusenga pe bya nyabyo, ndetse Imana ikabyivangamo.
ati Imana ni powerful cyane, ni nyembaraga. Ako kanya telefone ye yarasonye, uyu nguyu arabireba amurya sini. Ati umaze igihe kinini cyane urimo kureba muri telefone yawe, ni cya kibazo gihari se? Kumbe uyu nguyu avuga ati ni Maxwell. Nanone ati ngewe Maxwell ntabwo muherutse, nyuma yuko amubwiye ko bamuciye ibere. Ati bimeze neza abamuhangayike. Ati nase uratekereza nawe yaba yaragiye yaransize? Uyu avuga ati none se yavuze iki ubwo wamubwiraga? Uyu nguyu yamubwiye ko azamuguma iruhande. Ati yarameze nk'umuntu uri supportive nyine, uri comforting ampumuriza. Ntabwo ntekereza ko birabyo kwabaga ari ukwibonekeza nyine kugira ngo ampumurize tu. Uyu Lore namureba ati ariko nanone simurenganya Maxwell nyine, nubundi bimeze neza sinamurenganya. Ati wasanga ahuze cyangwa se nanone ukabone se wagerageje kumuhamagara, waramuhamagaye se? Yavuga ati mpagaye inshuro nyinshi cyane, birimo kuvuga ko telefone ye itarimo gucamo, nagerageje uko bishoboka kose. Aho bigeze ndimo gutekereza ko ashobora kuba yaramburutse. Uyavuga ati oya, ntabwo dushobora kuba sateni kuba Maxwell ni umuntu mwiza cyane, ndetse kandi iyo yabashakaga kugenda yakubwira, ntabwo ari babandi bagenda gutyo gusa. Bebuzi, ndetse urabizi ko twanyuze muri byinshi cyane, wageze n'aha ngaha, waciye muri surgery, radiation na biriya bintu byose bakoze kwa muganga birimo na chemotherapy. Imana yarakurinze, ndagutakambiye cyane, ntiwemerere buri kintu cyose kuguca intege. Uyavuga ati ndibuze kugerageza. Uyavuga ati ndabizi neza cyane ko Imana itazaguta, ntabwo izigera guta, ndabizi byanga byakunda, ndetse kandi n'umuntu wanyawe ntabwo azaguta nk'uko Imana itazigera gutererana. Vuga ati ndabyizeye ibyo mbwiye. Ati ntugire ikibazo rwose, urakoze cyane. Aramuhumuriza. Wa muntu wari courageous cyane, ngareka njye gukoresha ubwiherero. Ni umukobwa uyu agiye guhaguruka areba uburyo yazungiye. Umeze neza se? Ati yego rwose meze. Arazungira nyagasani. Uyu mukobwa bigaragara ko noneho kuri iyi nshuro arazungira ahangaha, wabona aguye n'igimu. Ayiti umukobwa nuko nguko yahiriye. Itohani nuko yahwereye. Kanguka. Ati Mana yanjye, uyu nguyu ahita afata telefone kugira ngo ahamagare igitaraganya. Umukobwa arahwereye, sinzi niba ahangaha ari buze kuhacika. Hello Ola, yahamagaye wa mushuti Ola. Uri none hase ukeneye kuza kwa Itoha igitaraganya cyane, ngwino nemerigence, ni ibintu byihutirwa cyane igitaraganya. Uyavuga ati Jesus, kanguka Itoha. Kanguka. Mu gihe cyakurikiyeho ahangaha kwa muganga, Itoha aho aryamye na Maxwell yari yaje ndetse yanasinziriye ahangaha. Kumbe uyu Itoha mu kwitegereza yabonye Maxwell, avuga ati Maxwell, uyu musore ntabwo yari yagiye disi. Maxwell, uyu musore nawe yumva bamukanguye, yitegereza abona uyu mukobwa, avuga ati Itoha. Amureba, aho yabyihorere, wibyuka. Ati ndishimye cyane ko ukangutse, tuza rwose, tuza woke. Uyavuga ati nibiki byabaye se? Maze igihe kinini cyane ndimo kugerageza kukuvugisha, naratekereje ko wagiye. Ndavuga ati oya, ntabwo nigeze ngenda, umbabarire cyane. Njye nari ndi kumwaro, ndetse network hariya nyine zimwe zagenze nabi rimwe na rimwe, niyo mpamvu utigeze umbona, ndetse igitaraganya nkigaruka nahise nguhamagara ko ntabwo wanyitabye. Bityo rero nyine nibwo nagiye kureba Loreni, ambwira ko uri kwa muganga, ndetse none aka kanya ndahangaha. Oke, ntugire ikibazo. Umeze gute se? Urukumva bimeze bite? Uyavuga ati ngiye mfite intege nkeya. Ati sorry, désolé. Ako kanya barani, byiza kongera kukubona, hari uwaje. Docteur, bimeze bite se? Amaze igihe kinini cyane arimo kukubaririza uyu mukobwa nyine, ndishimye ko waje. Hanyuma se umeze gute? Umukobwa avuga ati mfite intege nkeya, ndetse nta n'imbaraga mfite. Sorry, wihangane. Ati wihangane rwose. Ati bavuze ngo wahwereye. Ati yego rwose, nahagurutse ndangije, ntabwo nzi ibintu byambayeho byakurikiyeho nyine. Ati sorry. Ati Imana ishimye ko bakwirukankanya ahangaha kwa muganga ku gihe nyine. Bityo rero se, hari ibintu nshaka kuganira nawe nyine bikomeye cyane. Ndavuga ati wowe nta kibazo, sinzi niba uri comfortable, niba uyu musore ahari nyine twaganira Maxwell nawe. Ati yego rwose, ntugire ikibazo, mvugisha. Ati rero ubwo bakuzanaga ahangaha kwa muganga, none nari ndimo kwibaza impamvu ibyo bintu byatumye uhera igitaraganya cyane, kubera ko inshuro ya nyuma wari uri ahangaha y'ubushize wari ufite bigaragara ko umeze neza cyane, byatumye ngenda njya gukora indi review ikomeye cyane, ndebeye no mu bizamini twakoze ubushize, noneho nkareba ibintu byose uko bimeze, nibwo naje kureba ibintu
bya nyabyo mu bizamini nyine n'ibikibami byose ndareba investigation yose burya nimwe kubivuga nanjye kubera nari ubuganga. Naje gutungurwa rero n'amakuru yagaragaye adashimishije muri iyi test yawe. Twaje kuvumbura ko wa mukobwa we cancer cells noneho zongeye kugaruka nanone, ndetse kandi biri shocking, biratunguranye cyane. Gusa ikintu kibabaje nuko kanseri noneho cyangwa se tunyanyiwe twose twagiye almost umubiri wawe wose hafi hose yarakwirakwiriye, ibihaha, impyiko, amagufa hose, ndetse igihe akaba ariyo mpamvu wahwereye kubera ko veso z'amaraso yawe cyangwa se nyine n'ibimwe byose byagiyemo, mbese mu magambo makeya ukaba ufite anemia, ari nayo mpamvu byanga byakunda kanseri yagiye ahantu hariho hose. Ndetse ndagutakambiye wa mukobwa we wavuze ko uri umukristo, iki ni cyo gihe cyo kugira ngo imyizerere yawe ishyire mu kazi. Ndavuga ati ndananiwe cyane, ati ukeneye gukomera wa mukobwa we, ndakwinginze ukeneye gukomera. Ndavuga ati nshaka kujya mu rugo, ati oya ntabwo wajya mu rugo. Ndetse ibi ngibi ni stage iri critical ikomeye cyane, yakwirakwiriye, ntabwo ushobora kujya mu rugo mu buryo bw'imiti, ukeneye kuba uri hano hafi. Ndagutakambiye cyane, korana natwe nzagufasha. Yavuga ati ndananiwe kurwana, ndananiwe cyane kurwana, ndananiwe cyane nyagasani. Ati ndagutakambiye itoha, ndakwinginze. Ati nta bijyanye n'indi miti, nta chemotherapy ngikeneye, nta biki, mbese nko kuvuga ngo yigire mu rugo ajya kwipfira. Umukobwa abonye ko birangiye nta kundi byagenda, mbese karande iranica. Uyu musore nawe yarabirebye aratungurwa cyane, avuga ati iki ni icyifuzo cyanjye cya nyuma, basi nk'umuntu ugiye gupfa dogiteri eta, ndakwinginze reka nigendere mu rugo. Uyavuga ati rekeraho kurira. Ndavuga ati reka njye mu rugo. Muganga aruhutse umutima cyane abitekerezaho. Nyagasani, uyu mukobwa karande nuko nguko imugize, avuga ati ndananiwe cyane, maze igihe kinini cyane ndimo kurwana, maze igihe kinini cyane ndwana. Uyavuga ati naragukansorinze, ariko n'ubundi nagerageje kugukonvenka, ariko ntabwo nshobora kuguhatiriza. Ni uburenganzira bwawe nk'umurwayi kugira ubutabera nyine. Ndibuze kubwira abanasa hariya bakudischarginge, ariko inama yari yo yose uzakenera mu bijyanye n'ubuvuzi nyine uzagire, ntuzashidikanye kumvugisha. Urakoze cyane kuko ubura ahangaha Maxwell, ndetse umwiteho uko ubishoboye kose. Yavuga ati urakoze dogiteri. Muganga eta acaho aragenda. Nyagasani, uyu mukobwa bamubwira ati uri buze kugenda neza, uri buze kumera neza, ntugire ikibazo. Umukobwa avuga ati umbabarire cyane, umbabarire Maxwell, mbese nahabaye ntahari, mbuze mpari nka abuze ahari. Ati ndananiwe kurwana, ndananiwe cyane. Ndavuga ati uri buze kumera neza, tuzakomeza kurwana, oke, tuzakomeza kurwana. Umukobwa avuga ati nshaka kujya mu rugo, ngereka ngende mbe ndi kumwe n'Imana gusa. Ndavuga ati ikintu icyo ari cyo cyose Imana izagukorera iragukunda cyane, ndetse iragukunda cyane, ntabwo izagutererana. Uzamera neza nanone wa mukobwa, uzamera neza. Njye abantu barwaye kanseri nkomeje kubihanganisha cyane, kandi nanone umenye ko uyu munsi ushobora kumuseka, ejo akaba ari wowe, cyangwa se kanseri nawe ejo wayandura n'ibiryo turya. Suri kureba nka kora twitekeshwa dutetse tukagenda dukoresha nk'ikiyiko mu isafuriya, turiya tuntu duharura mu isafuriya natwo twadutera kanseri. Niba mutari munabizi nabyo mubimenye, mbese ibintu ibyo ari byo byose byatubaho. Ahangaha ku ruhande uyu ni wa mu anti we yarari ahangaha, uriya mu dogiteri itoha, mbese arimo kugira ibyo amutegurira kugira ngo arebe ko yakomeza gusunika ubuzima. Hano ni hahandi ubuvuga uti ejo cyangwa ejo bundi napfa, niko ubuzima bugenda. Noneho buri muntu wese azapfa nyine, ariko kubaho uzi ko ejo uzapfa icyizere kiratakara, kandi ugasanga nanone ntupfuye vuba. Noneho uwari uri muzima azi ko azaramba nta kibazo afite, akaba ari upfa mbere. Yego, muri ubu buzima bikomeza gutuma nibaza, si ubundi kuba turi hano ku isi ubundi ni ukubera iki? Twaraje ngo dupfe, twaraje ngo turye, tunywe, tujye mu rukundo, tubabare, niturangiza twipfire. Niyo mpamvu abenshi twabishatsemo nyine intego z'uko ngo tubereho kugira ngo tuzongere tubeho birambye. Bamubwira ngo arye nyine bakabimwingingira, hano bavuga ati n'ubundi se kurya ubundi biri buze kumara iki?
ariko nanone akabyuka ahangaha kugira ngo anti we amufashe. Ati ukeneye ibiryo kugira ngo ubashe kugira imbaraga. Oke, ati yego rwose. Ndetse ahangaha akanamugaburira. Igihe cyaragiye mu Bakorinto ba 2:23, intwaro mbese muri makeya ubundi umukunzi n'uyu. Hari abantu badukunda, oya, batubwira ko badukunda, ariko nanone kugira ngo dukomeze tugire icyo cyizere. None se muri iyi minsi hoya da, nkanjye muri iyi minsi ibibazo mfite byo kuba Imirasire TV nyine byabaye, hari abantu mbizi ko murimo kunsengera aho muri, ariko se abatarimo kubikora koko. Hari umuntu unkunda cyane, oya, umbwira ko yakundaga na buri gihe arabimbwira ko ankunda cyane, ariko sha ejo bundi Imirasire TV yanjye igenda yaravuze ngo ubuzima burakomeza. Narasetse. Kumbe bose bagakwiye kumera nk'uyu muhungu. Uyu muhungu yaraje arasengera avuga ati uko byagenda kose umukunzi wanjye agomba kurokoka, ndetse kandi uri Imana, niwe Mana imwe rukumbi mu izina rya Yesu Kristo. Nta mbaraga ziri demonike, ndavuze ngo muri ubu buzima mukunzi wanjye urabohotse by'ubuzima. Mujye mudusengera natwe nk'uku nguku, basi byitwe ko mwakoze uko mushoboye. Nanjye se simbasengera? Abo tuziranye bari mu bibazo hari uburyo mbasengeramo, nubwo ataba ari ubusanzwe. Nyagasani uyavuga ati Zaburi 30 ni umukobwa nawe. Njyewe rwose ndetse aya pesi ngiye kubeshya ibyo ari kuvuga imirongo yo muri Bibiliya y'uburyo yanditse, ariko ni muri Zaburi nyine. Ariko abivuze mu magambo make yavuga ati sinzigera ngutererana, nk'umwana wanjye nzakomeza mbe ndi kumwe nawe, ndetse kandi nzaririra muri Nyagasani, kandi Nyagasani niwe uzankiza. Oh Lord, Nyagasani wewe wanzanye ndetse wazanye na roho yanjye ukayikura mu gituro. Zaburi haba harimo amagambo akomeye cyane. Buriya gutya tuba twigira abantu basobanura benshi. Iyo tugeze mu bintu biri professional cyane cyane mu iyobokamana, Nyagasani I rejoice because you have heard me. Aka kanya ndanezerewe cyane kubera ko wankijije, wakomeje kungumisha ndi muzima nyine. Nanjye ntako mba ntagize. Mba nahize gukora uko nshoboye kubera intwari zihimuye. Sinzapfa, ariko nzakomeza kubaho kubera kugira ngo ndeklare nyine akazi ka Nyagasani cyangwa se imirimo ya Nyagasani, kugira ngo nzabe umutangabuhamya. Mbese uyu mukobwa ni umukristo, n'umuganga yaramubwiye ati waravuze ngo wa mukobwa uri umukristo, bityo ni kugira ngo imyizerere yawe izi saha ijye mu kazi, byibura ubigaragaze, itoha uzabaho. Mbese hose batangatanze ku ruhande rwe, n'umukunzi bakundana yagiye mu ibanga rikomeye cyane, ku buryo uyu mukobwa atazigera anamenya ko umuhungu yasenze. Naho biramwirirwa mwivugisha ngo twaragusengeye. Mutaranabikoze sha muzashya, nongere mbivuge muzashya. Senga ntunabivuge, umusengere ukora akazi kawe. Ati Nyagasani uri ubwihisho bwanjye. Ni akaririmbo yahise atangira kuririmba, ndetse kandi iteka ryose wuzuza umutima wanjye. Ni umukobwa, ndetse kandi ukuzuza umutima wanjye indirimbo za deliverance cyangwa se zo gukira nyine. Iteka ryose igihe cyose mfite ubwoba, Nyagasani ni umukobwa. Ati nzakomeza kukwizereramo, nzizerera muri wowe iteka ryose mu marira menshi cyane. Nzakomeza nkwizereramo, nkwizereramo Nyagasani. Iteka ryose nzakwizereramo. Mon Dieu, je te ferai confidence, oh mon Dieu. N'agafaransa baba bagashyizeho hano hasi. Ubwo rero hari abantu bari bazi ngo agafaransa nako sinkazi. Nimushake, je te ferai confiance, Nyagasani. Nzarekera aho ngaho kukwizereramo, ntabwo nzigera ndekera. Iteka ryose nzahora nkwizereramo Nyagasani. Mbese ni wowe icyizere cyanjye. Reka mu ntege nkeya zanjye nkomeze nkwizereramo. Muri iryo joro inkuba zikubita wa mugabo itoha, Nyagasani. Muri iryo joro oya ngo yavuga ati oya ndarambiwe, Nyagasani. Umukobwa wa muzigo arawutura mu nzozi yarataga. Ndarambiwe, no more, ndarambiwe cyane, no more, sinshaka. Oya turatekereza urimo gukora iki se? Uyavuga ati uyu muzigo ntabwo ari uwanjye, ndakwiyamye cyane, so no more. Ndavuga ati uyu muvumo ni uwo mu gisekuru cyanyu n'amaraso yanyu.
nyogokuruza wawe yarawutwaye, mama wawe arawutwara, ndetse uburwayi bwawe ni umurage wawe. Uyavuga Ezekiyeli 18:20 haranditse ko umwana atagomba kwikorera imizigo ya base cyangwa se ngo ababyeyi bikorera imizigo y'abana babo. Ngende umuzungura wa Yesu Kristo, ndetse Kristo niwe murage wanjye, ndetse kandi ubuzima bwanjye ni inema ituruka mu ijuru namukomoyeho. Uyo ngoyo avuga ati ufite kanseri mu mubiri wawe, ndetse kandi wowe uri inzirakarengane ya kanseri. None se siko bimeze? Yavuga ati oya, njyewe ndi ikiremwa gishyashya muri Nyagasani. Abakorinto ba 2:5. Umuntu wari wese waremwe muri Nyagasani aba ari ikiremwa gishya, ndetse nanone njye ndi ikiremwa. Yavuga ati umubiri wawe urimo gufeyiringa, ufite iminsi mike yo kubaho, uri umunyantege nkeya, ufite intege nkeya cyane. Yavuga ati umubiri wanjye ni ingoro ya Nyagasani, ni ingoro ya mwuka wera. Umubiri wanjye ntabwo ushobora gucika intege, njye nkura imbaraga muri Kristo. Yavuga ati njye mfite uburenganzira mpabwa n'amategeko, ibisekuru byanyu mwese muzanyunamira. Bino bintu bya karande ngo waruzi ko bishobora kuba binaterwa nyine ngo n'ibikorwa abasokuruza bacu ba kera bakoze. Ayo makuru yo mbonye afite makeya cyane. Umukobwa avuga ati mu Bakorosiya 2 umurongo wa 14 ya kansolinze ibintu byose byari binyandikiwe n'ikiremwa muntu, ndetse kandi byose arabisimbuza amaraso ye. Nta burenganzira ngo no mu mategeko n'ibiki byose. Ikishe mama wanjye na nyogokuru wanjye ntabwo kizanyica. Uyu nguyu avuga ati oya, sinzagenda, umubiri wawe n'uwanjye, nzakomeza nkubemo, uzapfa. Yavuga ati njye ntabwo nzapfa, ahubwo nzabaho kugira ngo imirimo ya Nyagasani nyideclaringe. Avuga no mu ndimi cyane, ndetse kandi ahubwo wowe n'ibiki byose ndagutokesheje mu izina rya Yesu. Jude 20. Ndetse kandi nanone akomeza kugenda avuga n'imirongo. Holy Ghost fire, Holy Ghost fire. Hari abantu bumva bavuga ngo Holy Ghost nyine bakagira ngo ni imizimu mitagatifu. Oya, Holy Ghost ni roho mutagatifu cyangwa se umwuka wera nyine. Iyo bavuze ngo Holy Ghost fire, njye nabigisha no gusenga. Nimusenga musenge neza, musenge ibyo muzi. Anase ko hari abantu mujye mu rusengero mugatokesha Holy Ghost fire mutanazi n'ibyo ari byo. Holy Ghost fire ni nko kuvuga ngo umwuka nyine wera w'Imana ugutwike, nicyo biba bisobanuye. Mujye musenga ibyo muzi. Uyu nguyu Holy Ghost fire itangira kumucengera uyu muvumo umurimo nyine akunda no kurota. Uyu muzigo undiho ntabwo ari uwanjye, ndagutegetse wutware mu izina rya Yesu. Akomeza kuvuga mu ndimi. Uyu nguyu aramutokesha kino kintu akunda kurota, bigaragara ko ari wo muvumo wari umurimo, kiza guterura uyu muzigo. Uyu muzigo ndagukomandinze wutware, ntabwo ari uwanjye, birarangiye byose. Ndetse kandi ibingibi ntabwo nzongera kongera. Narakijijwe mu izina rya Yesu, ndakize, njyewe ndi delivered, ndakijijwe cyane. Iyo operation ntabwo nshobora kuyihanganira cyane. Iki ngiki nuko nguko cyagiye. Kumva umukobwa byose byaberaga mu nzozi, byo bindimora nkubwira ngo iteka byose life is spiritual. Ubuzima ni spirituel cyangwa se ni umwuka. Bantu mutabyemera sinzi uko mubayeho. None kubera kudasobanukirwa ndabivuga, nkavuga n'ibindi mukagira ngo ibigi binavugaga nabyo ngo ntabwo anti uya. Life is spiritual, tubyange tubyemere. Buriya ntabwo twebwe tugira roho, ahubwo roho zacu zitije iyi mibiri. Ari nayo mpamvu twebwe abemera ibindi twemera ko dushobora kuba tuzanaba no mu wundi mubiri ikindi gihe. Ati ito hani ikihe kibazo gihari, byagenze gute, wabaye iki, unese umeze neza? Uyu mukobwa avuga ati, abitekereza hati yego rwose, aka kanya ndose inzozi ziri strange zimeze ukuntu. Ikirenze n'ibyo ngibyo maze igihe kinini cyane ndimo kuzirota, igihe kinini cyane gikomeye cyane. Nyagasani uyareba ati tuza anti we nuko yaje, tuza reka numva ibyo ngibyo, reka numva izo nzozi zawe. Uyavuga ati oh mana, ati rwose ni inzozi narose. Ndetse kandi hari ikintu gihindutse muri njyewe nyuma yo kurota izi nzozi. Anti njyewe mbihagazeho neza cyane ko nkize byanyabyo. Yavuga turakoze Jesus, urakoze cyane. Uyavuga ati ngize inzozi maze igihe kinini cyane ndimwe kuzirota. Ndetse muri iri joro nanone nongeye kurota izi nzozi, ariko kuri iri joro ryo ryari ritandukanye cyane. Muri izi nzozi bari barampaye umutwaro, umuzigo, iteka ryose ngo ngomba kuwikorera, nkaho wagira ngo uyu muzigo urandemereye cyane. Byigenda byisubiramo, uyu muzigo uremereye cyane, mbese nkaho ari affliction. Noneho uwo muzigo naje kuwanga, ntabwo nzi uburyo mbonye imbaraga, ariko nanone wagira ngo ni imbaraga zaraho mutagatifu, ndawutokesha, ndawurejecting. Uyavuga ati yego rwose uyu muzigo urawutokesheje. Igitaraganya niyumva nkaho wagira ngo mbese ndabohotse tu, niyumvise nk'andi light nyine wagira ngo ndimo kureremba mu nzozi.
uzi ikintu kiri light ni ikintu kiba kimeze nkaho kiri bohotse nyine. Nje nizeye ko mbohotse cyangwa se healing yanjye nyakiriye. Undi avuga ati reka tuzajye kwisuzuma, reka tugenda kwisuzumisha rwose, mbihagazeho neza cyane. Yavuga ati yego rwose ejo tuzajya gukora check up, turi mu ijoro hagati ariko mu gitondo turi bugende tujye gukora check up. Urakoze cyane Jesus, urakoze cyane. Imivumo ya karande wari uzi ko bidasaba cyangwa se nka buriya burwayi bwa karande ngo bisaba imiti, wapi? Iyo karande igiye ibigiye. Bityo rero abantu bizerera mu masengesho mutekereza ko karande muyifite, nimusenge cyane, nimusenge cyane. Impande zose mbona abatangatange. Igicamunsi kiza baje kureba muganga Maxwell nawe itoha muri isanga cyane. Turakoze cyane dogiteri. Ati ndishimye cyane kuri uyu mugoroba, mbafitiye amakuru meza. Bityo rero twakoze a full body PET ndetse biza kutwereka umubiri wawe wose nyine ukuntu bimeze, babivuga mu mvugo za kiganga nyine, bakora scan bareba ahantu wenda ngo hashobora kuba hari ibintu by'ibibyimba na za kanseri n'ibice byose. Twabikoze nka kabiri ariko ni muke kibyo twabonye. Wa mukobwa we nta kanseri ukirwaye, congratulation. Uyu mukobwa arabyumva. Nyagasani niko karande. Mbese muri makeya umenye ko kano nakazanye turi kuvuga ku bintu bya karande. Abandi baricara bagakora ikiganiro ariko ngiye mbikisha muri movie. Mbese muri make ngo kanseri yagetiye rwose nta kanseri arwaye, ndetse tumo ni nk'ibibyimba nyine biri mu mabere yawe, impyiko n'imyijima byose byagiye, ndetse nkaho wagira ngo byavanishinze biburirwa irengero, byose byagiye nkaho bitigeze binahaba. Ahubwo Nyagasani uyu ngo yayambera umukunzi avuga ati gera hino sha, narahakubereye ndagufite. Ati ngiye rero maze imyaka 14 mu buganga ariko ibintu ntabwo nigeze mbibona. Mbese muri make y'ibingibi navuga ko atari siyanse kuko ntabwo bisobanutse, ahubwo ibi twavuga ko ari ibitangaza. Congratulation, yingiyi ni Imana. Ndishimye cyane kuko ugiye kuba umurwayi wacu w'umusitari nyine, kubera ukize kanseri ari twe twakuvuye. Cancer survivor, uwarokotse kanseri nyine. Congratulation. Mbese barayambirana cyane. Ati ndishimye ku bwawe, ni ukuri ndishimye. Urakoze cyane, congrat. Urakoze cyane dogiteri, urakoze cyane. Ngaho nimurebe ibyo Nyagasani yadukoreye, batangira kuririmba. Urakoze cyane, nimuze murebe ibyo Nyagasani yadukoreye cyangwa se ibyo yakoze. Ibintu twari twarategereje igihe kinini cyane, na muganga ubwe aravuga ati muri siyanse wapi, reka ibi bitangaza tubisingize, dushime cyane Nyagasani. Muze murebe ibyo Nyagasani yakoze. Reba na hasi ukande ku ibuto ya like ndetse ukande no kuri subscribe niba ugakunze. Babafite babyumva, urukundo mbakunda ni nkihwa, mbafite ku mutima cyane. Amazina yanjye ni Ancestor Inyase, ntabwo ndi intungane, nta nubwo nigeze mvuga ko ndiyo.